Ijuru rishya niyo si nshya. Yesaya 24 umurongo wa 16 kugeza wa 20. Twumvise indirimbo zituruka ku mpera y'isi ziti abakiranutsi bahabwa icyubahiro. Ariko ndavuga nti ndonze mbonye ishyano. Abariganya barariganije, niko ko abariganya barariganije cyane. Wa muturage w'isi we, ubwoba n'urwobo n'umutego bikugezeho. Nuko uhunga urusaku rw'ubwoba azagwa mu rwobo, uhurira ngo akuke urwobo umutego uzamufata, kuko imigomero yo mu ijuru igomorowe kandi imfatiro z'isi zikanyeganyega. Isi iramenetse, isi irayaze, isi iranyeganyejwe cyane. Isi izadandabirana nk'umusinzi kandi izanyeganyezwa nk'ingando, igicumuro cyayo kizayiremerera kandi izagwa ye kongera kubyuka. Amen. Uwo ni wo muruho uri mu isi. Ubwinshi bw'amadini niko kubabara kw'abantu kwiyongera. Umuntu aragira ngo arakijijwe, ahunze kurimbuka, akava mu idini rimwe ahungira mu rindi, yagerayo bakarushaho kumudanangira mu buyobe. Guhunga urusaku rw'ubwoba azagwa mu rwobo, uhurira ngo akuke urwobo umutego uzamufata. Kandi ngo abariganya barariganije. Ariko twumvise indirimbo zituruka ku mpera y'isi ngo abakiranutsi bahabwa icyubahiro. Uwo ni wo mwanzuro wa byose. Imana yarambwiye iti, iyi si ntabwo izagirirwa impuhwe kugeza ubwo umwuzukuruza wa Dawidi azaza akicara ku ntebe, kuko ari we mukiranutsi mu Bisirayeli. Amen. Nitwa Thomas Sankara Habyarimana. Reka tubanze dusenge. Data wa twese uhoraho uri mu ijuru, Mana nkuru y'igitinyiro cyinshi nyir'ububasha bukomeye, ushimiye yuko umpaye uyu mwanya wo kuza kuvugira ijambo kugira ngo ndibwire abantu bawe bagutega amatwi kandi ribagirire umumaro. Ndagusaba ngo imbaraga z'umwuka wawe wera aba arizo zinyuzura, maze amagambo aba ari ayawe ntaba ari ay'umuntu ku giti cye, kandi abaye kuzura abantu bawe barindagiriye mu bituro ari byo madini. Ndagusaba ngo weze imitima y'abazumvira ijambo bose aho bari hose, kugira ngo rizabagirire umumaro, ribazure, ribakize, ribavane mu buyobe, ribavane mu mwijima, kandi ubutumwa bushya bumvise mu matwi yabo ubwo wampaye kubabwira buzabagirire umumaro, bubageze ku gakiza k'iteka. Usabye mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Amen. Bantu mwese mukurikiye ubu buhamya cyangwa muzabukurikira, bitewe n'igihe muzabwumvira, ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu. Naheruka gutanga ubutumwa nk'ubu kera mu mwaka w'1997 ubwo natangaga ubuhanuzi 8 mu ijwi ry'umuvurungano. Abari bataravuka cyangwa abari bakiri bato, Imana yongeye kubibuka. Niyo mpamvu intumye kugaruka kubabwira ibyo mutamenye kandi ari mwebwe byagenewe ngo bibaheshe ubugingo. Ndababwira amagambo Imana yantumye ahamanya n'ibyavuzwe n'abahanuzi ba Isirayeli. Ndabamenyesha umugambi n'umuteguro w'Imana ku Rwanda n'Abanyarwanda ndetse n'isi yose muri rusange, ariko cyane cyane Abanyarwanda, kuko ari umushinga ushingiye kuri iryo shyanga kugira ngo rizahumurize isi yose. Murumva ibintu byinshi bishya mu matwi yanyu, kandi ibyo mbabwira byose ndatanga Imana w'umugabo kugira ngo mu babyumva bose hatazagira ugira icyo yitwaza ko atabyumvise. Ibi birasa nka bimwe byabaye ku Bisirayeli ubwo bari bavuye muri Egiputa. Bamaze kwambuka Yorodani, Imana ibwira Yosuwa wari ubayoboye kongera kubakeba. Yosuwa igice cya 5 umurongo wa 2 kugeza wa 7. Icyo gihe Uwiteka abwira Yosuwa ati, wisaturira amabuye atyaye mukeba Abisirayeli ubwa kabiri. Yosuwa asatura amabuye atyaye ayakebeshereza Abisirayeli ku musozi Araroti. Impamvu yatumye Yosuwa abakebesha ngiyi: abagabo bose bari baravuye muri Egiputa, bari baraguye mu nzira inyura mu butayu barimo ingabo zose, nibo bari baravuye muri Egiputa. Abantu bose bari bavuyeyo bari barakebwe, ariko abo babyariye mu butayu bakiri mu nzira yaho ubwo bavaga muri Egiputa bo bari batarakebwa, kuko Abisirayeli bazerereye imyaka 40 mu butayu kugeza igihe ingabo zose z'ubwoko bwabo zavuye mu Egiputa zashiriye, kuko batumviye Uwiteka. Uwiteka yari yarabarahiye ko atazemera ko bareba igihugu Uwiteka yasezeranije ba sekuruza babo kukibaha, aricyo gihugu cy'amata n'ubuki. Abana babo yabashubije mu cyimbo cyabo, aribo Yosuwa yakebesheje, kuko bari batarakebwa. Impamvu nuko batakebewe mu nzira. Amen.
Isezerano ry'uko abanyarwanda turi abisirayeli naritangaje bwa mbere mu mwaka w'1997, ariko kuko batabyumvaga bahise bamfunga, ijambo ry'Imana barica mu gihugu, nanjye bamfungira ikami igihe kirekire. Imana irahankura inyohereza mu buhungiro mu mwaka w'1999. Imana yarambwiye ngo nimutitwaza izina rya Isirayeli ntimuzabasha kwambuka muvahe mujya he? Kwambuka muva mu mahanga mujya mu murwa wera, kwambuka muva mu isi ya kera mujya mu isi nshya, kwambuka muva mu bituro mujya mu itorero. Nuko rero abanyarwanda mugomba kumenya ko isezerano abisirayeli bari bafite ari ryo namwe mufite. Itariki 9 z'ukwezi kwa 10 mu 2006, Imana yarambwiye iti, isezerano nasezeranije Yakobo nkarisohoza, niryo sezerano ngusezeranije, ko igihe cyategetswe nikigera nzakugenderera mbakure mu mahanga bageze ku musozi wera. Nk'uko nabisezeranije Yakobo nkabisohoza, niko nawe mbigusezeranije. Amen. Isezerano Imana yasezeranije Yakobo ikarisohoza ni irihe? Itangiriro 35 umurongo wa 9 kugeza 15. Imana yongera kubonekera Yakobo agarutse avuye i Padanaramu, imuha umugisha. Imana iramubwira iti, witwa Yakobo ntuzitwa Yakobo ukundi, ahubwo Isirayeli niryo rizaba izina ryawe. Nuko imwita Isirayeli. Imana iramubwira iti, ndi Imana ishobora byose, wororoke ugwire, ishyanga n'iteraniro ry'amoko bizagukomokaho, abami bazakomoka mu rukiryi rwawe, kandi igihugu nahaye Aburahamu na Isaka nzakiguha nawe n'urubyaro rwawe, ruzakurikiraho nzarugiha. Imana imusiga aho bavuganiraga irazamuka. Yakobo ashinga inkingi y'amabuye aho yavuganiraga nayo, ayisukaho ituro ry'ibyo kunywa, ayisukaho n'amavuta ya elayo. Yakobo yita aho hantu yavuganiye n'Imana Beteli. Amen. Iryo sezerano Imana yansezeranije irigereranya n'irya Yakobo kubera ibintu bibiri cyangwa bitatu. Icya mbere ni izina rya Isirayeli. Nk'uko Yakobo yahinduriwe izina, niko n'abanyarwanda Imana yabahinduriye izina, ibita Abisirayeli kugira ngo ribe incyuro ku Bisirayeli ba mbere kuko bayigomeye. Yesaya 65 umurongo wa 15. Ngo kandi izina ryanyu muzarisigira abatoni banjye ribe incyuro, Umwami Imana izabica, abagaragu bayo izabita irindi zina. Amen. Icya kabiri ni ukubakura mu mahanga ikabatuza ku musozi wera, nk'uko yavanye Abisirayeli muri Egiputa ikabajyana i Kanani. Icya gatatu ni ukubimikamo ubwami bwa Dawidi, ariko bwo bwimitswe n'Imana bidaturutse mu matora y'abantu cyangwa ku busabe bwabo. Na mbere kandi Imana yari yarabitubwiye ko mu gihe cy'impunzi zo hanyuma ari bwizaza ikerekana umugambi n'umuteguro wayo n'ukuri ifite. Nibyo ibi muri kumvisha amatwi yanyu. Ndibuka ko hashize imyaka nk'ibiri cyangwa 3 Imana inyeretse ko ikibazo cy'impunzi z'abanyarwanda mu ijuru kiri kwigwaho byihutirwa. Abankurikiye ku rubuga rwanjye rwa Facebook ntihabuze ababyibuka kuko nahise mbitangaza. Umugambi w'ubutumwa ngiye kubatangariza ni uguhagurutsa igihugu cyose ngo mube maso mwihana ibyaha, murangwe n'urukundo, muhinduke rwose kugira ngo mubone guhabwa gakondo yanyu, kuko Imana yacu ariyo iri ku ngoma, namwe ngo muyibere ibikomangoma mu mahanga yose yo mu isi. Irongeye inyemereye kubibabwira ngo mwitandukanye n'ibinyoma byuzuye iyi si, muhereye ku madini atandukanye mubarizwamo, mwumvire Imana yanyu ibahe gakondo y'isezerano ry'ijuru rishya n'isi nshya ibyo yabaremeye. Ariko kugira ngo mwambuke mugere muri iyo gakondo nuko mwitwaza izina rya Isirayeli. Imana yarambwiye iti, andika ayo magambo yose kuko ari ay'ukuri, kandi ngushyizeho ukuboko kwanjye kugira ngo nshinge ijuru rishya n'isi nshya ibyo nabaremeye. Nabajije Imana nti, wanyeretse ijuru rishya? Irambwira ngo ntaryo nkwereka. Ntibasi nyereka isi nshya? Irambwira iti, none si ijuru rishya siyo si nshya? Kandi iyo ngushyizeho imbaraga zanjye, ikindi ubushaka ni iki? Kuko kandi yari imaze kunyereka ndi kugendera mu mbaraga zayo zikomeye ntari buvuge none. Mu magambo asobanutse nuko hagiye kubaho isi nshya, niyo gakondo y'abakiranutsi. Ni muri urwo rwego Imana yatoranije mu Rwanda kuba Isirayeli kugira ngo ihimike ingoma ya Kristo ku ntebe ya Dawidi, ingoma itazahanguka. Reka turebere hamwe intandaro yo gutoranywa kw'abanyarwanda.
Gutegeka kwa kabiri 32 umurongo wa 15 kugeza 22. Uwiteka yarabibonye bimwangisha urunuka abahungu be n'abakobwa be bamurakaje. Aravuga ati nzabima amaso nzareba iherezo ryabo uko rizamera, kuko ari ab'igihe kigoramye cyane, ari abana batarimo umurava. Bo banteje gufuhira ikitari Imana nyakuri, bandakarishije ibigirwamana byabo by'ubusa. Nanjye nzabateza ishyari ku batari ishyanga ry'ukuri, nzabarakarisha gukunda ishyanga ritagira ubwenge. Amen. Ayo magambo Imana yayatumye Mose ayabwira Abisirayeli ko izatoranya irindi shyanga kugira ngo ibiture inabi bayigiriye basenga ibigirwamana. Yabanze urunuka ibasezeranya kuzabasimbuza irindi shyanga kugira ngo ibatere ishyari. Nuko yatoye Abanyarwanda ngo bahinduke Abisirayeli, n'izina yahaye Yakobo umunsi igirana nawe isezerano, kandi n'iryo zina yahaye Abanyarwanda kuko yagiranye natwe isezerano nk'iryo yagiranye na Yakobo. Yeremiya 18 umurongo wa 1 kugera uwa 6. Ijambo ryaje kuri Yeremiya rivuye ku Uwiteka riti, haguruka umanuke ujye mu nzu y'umubumbyi, niho nzakumvishiriza amagambo yanjye. Nuko ndamanuka njya mu nzu y'umubumbyi, ndebye mbona arakorera umurimo we ku ruziga. Nuko ikibindi yabumbaga mu ibumba gihombera mu ntoki z'umubumbyi, maze aribumbisha ikindi kibindi kimeze uko ashaka. Maze ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti, yemwe ab'inzu ya Isirayeli mwe, mbese sinabasha kubagenza nk'uyu mubumbyi? Niko Uwiteka abaza. Dore uko ibumba rimeze mu ntoki z'umubumbyi, niko namwe mumeze mu ntoki zanjye, mw'ab'inzu ya Isirayeli mwe. Amen. Uko bari Abisirayeli ba mbere babaye nka kiriya kibumbano cyahombye, rero Banyarwanda nimwe Imana yashyize mu cyimbo cyabo, mugereranywa na kiriya kibindi umubumbyi yongeye kubumba mu mwanya w'icyamuhombeye mu ntoki. Icyo musabwa ni ukumvira kuko ari Imana yabivuze. Niyo mpamvu inzanye ngo mbabwire mbereke iby'Imana ihishuye biri mu buhanuzi bwahanuwe kera, ariko abantu ntibabusobanukirwe kuko bwari butarageza igihe cyabwo. Kandi mbabwire n'ibishya mutumvise ahandi iby'Imana yabantumyeho, kugira ngo muyibere inkoramutima, ibagirire icyizere, ibatume ku yandi mahanga yose yo mu isi, nayo muyakize umujinya w'imperuka. Yeremiya 32 umurongo wa 14. Uku ni Uwiteka Nyiringabo Imana ya Isirayeli ivuga ngo, enda izi nzandiko z'ubuguzi urwashyizweho ikimenyetso cy'ubushishi n'urutagishyizweho, uzishyire mu kibindi cy'ibumba kugira ngo zihamare iminsi myinshi. Amen. Nimwisomera iki gice cya Yeremiya 32 uhereye ku murongo wa 6 ukageza ku wa 36, urasanga inkuru irambuye uko yatumwe kugura umurima muri Anatoti. Urahasanga uko Abisirayeli bananiye Imana ikabahana, nyuma ikazabababarira. Uyu murima Imana yahishuye ko ari u Rwanda. Inzandiko ebyiri banditse bagura ni abahamya babiri. Abo bahamya babiri banditse mu byahishuwe igice cya 11. Imana yahishuye ko ari jye n'undi munyarwandakazi. Kuzishyira mu kibindi cy'ibumba ni amasezerano Imana yagiranye natwe. Ikibindi ni cya kindi umubumbyi yongeye kubumba ubwo icyo yari yabumbye mbere cyahomberaga mu ntoki ze. Icyo kibindi cy'ibumba ni Abisirayeli b'Abanyarwanda, nk'uko tubisomye muri Yeremiya 18 umurongo wa 1 kugeza uwa 6. Urwandiko rwashyizweho ikimenyetso cy'ubushishi ni wa munyarwandakazi wahawe ubutumwa, ariko ntiyemererwa kubutangaza, ahubwo abwirwa gutegereza umusirikari w'igikoresho cy'Imana uzaza akaba ari we ubitangaza. Yabyicaranye kuva muri 1976 kugeza mu 1996, aribwo namumenye. Imana itangira kunkoresha ubwo. Ninjye ugereranywa na rwa rwandiko rutashyizweho ikimenyetso cyangwa rufunguye, rusomwa na bose. Niyo mpamvu ari njyewe byose ubivuga. Matayo 13 umurongo wa 33.
abacira undi mugani ati, ubwami bwo mu ijuru bugereranywa n'umusemburo umugore yenze akawuhisha mu myariko 3 y'ifu kugeza aho iri busemburwe yose. Amen. Iri somo ryo muri Matayo ubwo narisobanurirwaga n'Imana naratangaye. Imyariko 3 y'ifu Imana yansobanuriye ko ari inyabutatu nyarwanda, umuhutu, umutwa n'umututsi. Umusemburo ni isezerano ry'Abisirayeli muri bo Imana igiye kwimikamo ubwami bwayo mu isi. Amen. Gutegeka kwa 2:33-21 yitoranirije igihugu ho umugabane kimeze nk'umuganura, kuko ariho gakondo y'uwategetse amategeko ihishwe. Yagiye ubwoko imbere asohoza amateka y'Uwiteka n'ibyo yategetse ku Bisirayeli. Amen. Ibyahishuwe 20:4. Mbona intebe z'ubwami, mbona bazicaraho bahabwa ubucamanza, kandi mbona imyuka y'abaciwe ibihanga babahora guhamya kwa Yesu n'ijambo ry'Imana, aribo bataramije ya nyamaswa cyangwa igishushanyo cyayo, kandi batashyizweho ikimenyetso cyayo. Amen. Iyo niyo ngoma y'imyaka 1000 ya Kristo n'Abisirayeli. Abo baciwe ibihanga n'abantu bariho bazima bakiri mu mubiri, batotezwa n'abanyabyaha, bakabanyega, babaciraho iteka, babita amazina, babahora ko bavuga Kristo Yesu. Nibo bazumva ubu butumwa bw'umuzuko, nabo bakazuka, kuko n'ubundi bari barasinziririye muri Kristo. Baburaga ijwi ribazura ribereka gahunda y'ukuri y'Imana, bigatuma bifatanya n'iyi si bakayigenderamo, ariko imitima yabo ifite ishyaka ryo gukorera Imana by'ukuri, ngo barazuka bimana na Kristo imyaka 1000. Mujye musobanukirwa n'imvugo y'ubwenge bw'Imana. Iyo bivuzwe kuzuka, bamwe bumva kuzuka bava mu mva aho abantu bashyinguwe. Nyamara uyu muzuko uvugwa nuwo kuva mu kutamenya Kristo, kuko kutamumenya nabyo ni urupfu. Iyo umumenye ubuzutse, kuko ari we bugingo. Uyu niwo muzuko mugiye kuzuka kugira ngo mwimane ingoma na Kristo. Uyu muzuko niwo gusanganira Yesu ku bicu, ntabwo ari ukuguruka nk'inyoni nk'uko amadini abibigisha. Mujye musobanukirwa n'umuzuko. Ubwo Kristo yajyaga ikuzimu gukingurira abera babaga mu gituza cya Aburahamu, yarabazuye. Kuva ubwo umukiranutsi wese upfuye ahita azuka, nta muntu w'Imana ubarizwa rusororo, kuko umuntu w'imbere adapfa, ahubwo ahitira kwa Kristo mu ijuru. Umuzuko rero mbabwira nuwo gusanganira Yesu ku bicu. Gusanganira Yesu ku bicu ni ugusobanukirwa n'aya magambo y'ubwiru bw'Imana, mukava mu bituro, mugakanguka, mukanga ibya kera rwose, kugira ngo mugire ishusho ya Yesu Kristo. Urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto 15 uhereye ku murongo 22 kugeza 25. Nk'uko bose bokojwe gupfa na Adamu, niko bose bazahindurwa bazima na Kristo, ariko umuntu wese mu mwanya we, kuko Kristo ari we muganura. Maze hanyuma abakristo bakazabona kuzuka ubwo azaza, nibwo imperuka izahera ku isohore, ubwo azashyikiriza Imana ubwami, ariyo Data wa twese, amaze gukuraho ingoma zose n'ubutware bwose n'imbaraga zose, kuko akwiriye gutegeka kugeza aho azashyirira abanzi be munsi y'ibirenge bye. Amen. Ahangaha ndasobanura neza umuzuko nk'uko iri somo ribivuga, ko Kristo ari we muganura cyangwa imfura yo kuzuka. Bibutse ko uriya muzuko amadini yigisha ntabwo ari wo muzuko nyakuri. Niyo mpamvu ibyanditswe bivuga ko Kristo ari we muganura w'abazuka. Kuki se batavuga ko Lazaro ari we muganura wo kuzuka, ko nawe yavuye mu mva ayimazemo iminsi 4 kandi akaba yarazutse mbere ya Yesu? Nuko umuzuko yazutse n'ubundi nyuma yongeye gupfa, kuko uriya atari wo muzuko w'ubugingo, ahubwo n'uw'umubiri. Naho umuntu wapfuye bakamuhamba ntazongera kuzuka, ahubwo umuntu wo muri we imbere niwe wahise azukana na Kristo, niba yarabikwiriye yarabikoreye. Nk'uko byanditse ngo buri muntu mu mwanya we. Iryo jambo buri muntu mu mwanya we risobanuye ko umuntu wese igihe ahamagariwe cyangwa igihe apfuye, iyo ari umukiranutsi ahita asanga Kristo, ntajya gutura mu mva ngo abe ariho ategerereza umuzuko. Luka igice cya 23 umurongo wa 42 n'uwa 43. Nuko abwira Yesu ati, Mwami uzanyibuka ubwo uzazira mu bwami bwawe. Aramusubiza ati, ndakubwira ukuri yuko uyu munsi turi bubane muri paradizo. Amen.
mubimenye ko uwo bashyinguye rusororo ni igitaka kiba gisubiye mu kindi. Umuntu w'imbere niwe usanga Kristo iyo yari yaramwizeye, nawe ahita azuka nk'uko Kristo yazutse, ngo noneho abakristo bakazabona kuzuka cyangwa gukanguka ubwo Yesu azaba agarutse. Uwo si umuzuko w'abashyinguwe, ahubwo ni umuzuko w'abari mu byaha bayobejwe n'amadini. Mbishimangire namwe mu byumve, amadini yose ariho mu isi Imana yarayaciye, niyo mpamvu mutegetswe kuyavamo vuba na bwangu. Urumva ko iki ni cya gisambo cyari kiri ku musaraba kibambanywe na Kristo. Yarakibwiye ati uyu munsi turabana muri paradiso. Ntabwo ari ukuvuga ngo kirajya mu mva gitegereze ikindi gihe. Urumva rero Kristo ntako atagize abasobanurira yuko umuzuko ari uriya nyine wabayeho, Kristo abayeho, nyuma ye abantu bose bapfuye barazuka nabo bakajya kubana na Kristo. Urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto 15:13-15. Ariko ubwo abantu babwiriza ibya Kristo yuko yazutse, bamwe muri mwe bavuga bate yuko ntawe uzuka? Niba ntawe uzuka na Kristo ntarakazuka. Kandi niba Kristo atazutse, ibyo tubwiriza ni iby'ubusa, no kwizera kwanyu kuba kubaye ukubusa. Ndetse natwe tuba tubonetse ko turi abagabo bo guhamya Imana ibinyoma, kuko twayihamije yuko yazuye Kristo uwitazuye niba bapfuye batazuka. Amen. Icyo nicyo gisobanuro cy'umuzuko wa Kristo, nuko nyuma ye abamwizera iyo bapfuye nabo barazuka bakajya kubana nawe nk'uko yabisezeraniye muri Yohana 14:1-3. Ati ntimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere. Mu rugo rwa Data harimo amazu menshi, iyaba adahari mba mbabwiye, kuko ngiye kubategurira hanyu. Kandi ubwo ngiye kubategurira hanyu, nzagaruka mbajyane iwanjye, ngo aho ndi namwe muzabeyo. Amen. Yesu ntabwo yababeshye cyangwa ngo abarerege. Iyo umuntu ahamagawe cyangwa apfuye yarakiranutse, ahita asanga Kristo kwibera muri ya mazu meza yateguwe. Kuko urupfu yaruhinduye inzira y'ubusamo ijya mu ijuru kuba mwizera. Kuva yazuka nta mukiranutsi ubikuzimu. Abantu bahanze amaso aho bahambye abantu ngo bazazuka barayobejwe, kuko batamenye uburyo umuntu w'imbere ari umwuka, adahambwa mu mva, ahubwo ahita azuka agahabwa umubiri wo mu ijuru. Urwandiko rwa kabiri rwa Petero 3:8-9. Ariko bakundwa, iri jambo rimwe ntirikabasobe yuko ku Mwami Imana umunsi umwe ari nk'imyaka 1000, n'imyaka 1000 ari nk'umunsi umwe. Umwami Imana ntitinze isezerano ryayo nk'uko bamwe batekereza yuko iritinza, ahubwo itwihanganira idashaka ko hagira n'umurimbuka, ahubwo ishaka ko bose bihana. Amen. Mu minsi mike umuntu amara ku isi asabwa gukiranuka, kuko urubanza rwe niwe urwikatira. Iyo apfuye biba birangiye, ahabwa ingororano y'ibyo yakoreye nta gutegereza. Kugaruka rero kwa Yesu Kristo ni ukwima ingoma ye mu isi Satani aboshywe. Amadini abyita kujyana itorero, arijyana he? Iyo bavuze kuzamuka kw'itorero cyangwa gusanganira Yesu ku bicu, baba bavuze kuva mu byaha mukitandukanya n'ibibi, niko kuzamurwa kw'itorero. Kuko ijuru rishya niyo si nshya, kandi nibyo Yesu Kristo yagarutse kubahesha, kugira ngo iyi sisitemu ya shitani y'amadini n'ubutegetsi bw'isi birimburwe byibagirane. Kristo rero yaragarutse. Kugaruka kwe mu isi niwo muzuko wa mbere, umuzuko wa benshi. Uwo muzuko niwo abantu badasobanukirwa, niwo muzuko bigisha abantu ko bazazuka bava mu bituro cyangwa za rusororo, kandi bituro biba bivugwa ni insengero, amacace, imisigiti, amakiriziya n'ibindi bizu byose bitirira Imana. Biriya bizu byose impamvu Bibiliya ibyita ibituro nuko birimwo abapfu mu mwuka, barayobejwe batandukana n'ubushake bw'Imana, bibera mu bituro bagaburirwa ibinyoma. Impamvu Kristo yaje gukingura ibituro ni ukugira ngo abapfiriye muri we bazuke. Abo ni bande? Ni ba bantu bamukunda, bamushaka, ariko bakagwa mu buyobe bw'inyigisho zitarimo guhishurirwa, bakabyizera uko amadini yabigishije. Ni ba bandi banihira ibizira bikorerwa muri Yerusalemu bikabatakisha.
Ezekiyeli igice cya 9 umurongo wa 4. Iyi ngoma abanyarwanda mugiye kwima niyo ibagira ingabo z'Imana, mugiye kujyana ubutumwa bwiza bw'ubwami bwa Kristo mu mahanga yose mbere y'uko imperuka igera. Matayo 24 umurongo wa 14 n'uwa 15 ngo kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera kwize. Ariko ubwo muzabona ikizira kirimbura cyahanuwe n'umuhanuzi Daniyeli gihagaze ahera, ubisoma byitondere. Amen. Mu madini yose abantu barigishwa n'abadayimoni bataye icyerekezo, ahubwo bamenetse amaso, barazerera mu bituro, bayobewe iyo bava n'iyo bajya. Niba mwarasomye igitabo cy'umugenzi cy'uwitwa Yohani Boniyane mu gice cyaho cya 19 n'icya 20, hari inkuru y'abagenzi bajya mu ijuru bateshutse banyura mu gikingi cyitwa Ishidikanyamana. Nyiracyo ni igihanda bwihebe. Iyo abagenzi bajya mu ijuru bayobeye muri icyo gikingi, ni kuri abantu benshi bayobeye mu madini. Nyiracyo arabafata akabica, amagufa yabo akayanyanyagiza ku mbuga, abandi akabamena amaso, akabohereza mu bituro, bakaba ariho bibera ubuzima bwabo bwose kuko batareba ngo bashobore kwivanamo. Abo rero barindagiriye mu bituro nibo bagereranywa n'abasinziriye muri Kristo bari mu madini. Ayo madini mubamo nibyo bituro, mutabisohotsemo muzabipfiramo urupfu rw'iteka. Nibo umuhanuzi Ezekiyeli mu gice cya 37 yabonye bagereranywa n'amagufa yumye. None Ezekiyeli 37 umurongo wa 12 na 14 ngo nuko rero hanura ubabwira uti, uku ni ku Mwami w'iteka avuga ngo, dore ngiye gukingura ibituro byanyu mbibakuremo mwa bwoko bwanjye mwe. Nzabagarura mu gihugu cya Isirayeli. Muzamenya yuko ndi Uwiteka igihe nzaba maze gukingura ibituro byanyu nkabibakuramo mwa bwoko bwanjye mwe. Kandi nzabashyiramo umwuka wanjye mubone kubaho. Nzabashyira mu gihugu cyanyu bwite, mumenye yuko ari jye Uwiteka wabivuze kandi mbikomeje, ni ku Uwiteka avuga. Amen. Murabyumvise ko nimumara gusohoka mu madini, mu bituro, aribwo muzaba Abisirayeli, mugahabwa umwuka w'ukuri. Ukomeje icyo gice cyose cya Ezekiyeli 37 uhereye ku murongo wa 15 ukageza ku 28, urahasanga iby'inkoni iri mu kuboko kwa Yuda na Yosefu n'Abisirayeli bose. Izo nkoni zigereranywa n'amadini yuzuye iyi si. Abwirwa kuzihambiranyamo inkoni imwe mu kuboko kwe, ni ukubageza mu itorero rya Kristo, aho Kristo abahamagarira gusohoka mu bituro kugira ngo muhinduke itorero rimwe, muhinduke abantu bamwe, mureke gutatana no gutatanya imbaraga zanyu n'ayo macakubiri yo mu madini. Nk'uko Yohana umubatiza ubwo yambonekeraga tariki ya 2 z'ukwa 4 mu 2002, nabyo yarabimbwiye ati hagiye kubaho intambara zikomeye, abantu benshi bazagwa mu bituro ariyo madini, ibyo barindagiriyemo bapfiriyemo. Yeremiya 51 umurongo wa 49, nk'uko i Babuloni hagushije abishwe ba Isirayeli, niko abishwe bo mu gihugu bose ariho bazagwa. Amen. Icyo bisobanuye ni uko muri Babuloni mu mvugo y'umwuka ni imisengere y'ibigirwamana cyangwa amadini atandukanye. Uyagiyemo abapfuye, utazazurwa n'irijwi rya Kristo rimubwira gusohoka mu bituro niho azapfira burundu. Yesaya 65 umurongo wa 4 n'uwa 6, bakicara mu bituro bakarara ahantu hihishe, bakarya inyama z'ingurube, kandi mu nzabya zabo hakabamo umufa w'inyama z'ibizira. Bakavuga bati hagarara ukwawe w'inyegera kuko nkurusha gukiranuka. Abo bambera umwotsi wo mu mazuru n'umuriro wakukiriza umunsi. Dore ibyo biranditswe imbere yanjye, sinzabyihorera ahubwo nzabyitura, niko ko nzabibitura bigere ku mitima yabo. Amen. Igihe namaraga guhunga mu mwaka 1999 nageze hanze y'u Rwanda, Imana ibona mu mutima wanjye harimo gukekeranya ko wenda amadini yo hanze y'u Rwanda yo yaba ari meza najya njya kwisengera. Imishurira umupasiteri ahagaze imbere y'abakirisitu agiye gutanga igaburo.
yari yambaye neza, afite Bibiliya mu ntoki ze, atangiye kwigisha. Aho yari ahagaze ku ruhimbi, mbona Satani araje amuhagarara hejuru yambaye ubusa. Ukundi yigisha, shitani ikajya imuzingazingira mu maguru yayo. Yari ndende ku buryo umutwe w'uwo mupasitori wageraga munsi y'ikibuno cya shitani. Mbese amaguru ya shitani yasumbaga uwo mupasitori ho gato. Nuko uko yamukaragaga mu maguru yayo yihotagura, niko nawe yuzuraga imbaraga. Yabwira abakristo ijambo, nabo bakuzura ibyishimo byinshi. Bikomeza bityo kugeza ubwo yarangije kuvuga barataha. Icyo gihe muri iryo yerekwa, Imana irambwira ngo nibucya nzajye gusenga mu rusengero rwaho narindi muri icyo gihugu. Bwarakeye ndagenda ninjira mu rusengero. Amasaha yo kubwiriza ijambo ry'Imana aragera, maze mbona umupasitori ahagaze ku ruhimbi. Atangira asaba amafaranga, akajya anyuzamo akababwira gusoma amasomo yo muri Bibiliya abivuga. Akomeza atyo arinda arangiza. Dusohotse mbona abakirisitu bose buzuye ibyishimo, bararamukanya banezerewe cyane. Nibaza ukuntu bataye igihe cyabo baza gusenga, bakaba batashye nta jambo ry'Imana bahawe, ahubwo bahawe inyigisho z'abadayimoni. Numva birambabaje. Nibwo nacitse burundu kongera kurarikira kujya kwicara mu bituro ni mu nsengero. Nyuma naje kuva muri icyo gihugu njya mu kindi. Mageze, Imana inzanira mu mayerekwa atandukanye abapasitori batandukanye benshi b'ibirangirire, baba abo muri icyo gihugu, baba abo muri Amerika cyangwa bigisha ku mateleviziyo, baba abo mu Rwanda. Ibanyerekaho ibintu bitandukanye byerekana ko batayikorera. Ibyo rero nibyo byatumye nkomera, mara imyaka yose ndashobora kwisunga amadini kuko nigishijwe ko batari mu murongo w'Imana. Yesaya igice cya 9 umurongo wa 15 haranditswe ngo abayobora aba bantu barabayobya, kandi abo bayoboye bararimbuka. Amen. Ndetse no mu minsi ya vuba aha, muri uyu mwaka ushize wa 2023, nashatse kuvugisha bamwe mu bayobozi b'amadini bo mu Rwanda ngo mbaganirize ijambo ry'Imana no ku masezerano y'igihugu cyabo. Ubwo nari imaze kubipanga, nsigaje kubagezaho igitekerezo, Imana inyereka mu nzozi bose ibanyujijemo agasaraba gatukura. Impamvu si uko atari abantu beza, ahubwo nuko bayobye bose, kandi ntibyabashobokera kugira ibyo bahindura keretse gutegereza itegeko rya Kristo akabyikorera. Niyo mpamvu kubw'imbabazi z'Imana bene abo babarwa ko basinziriye muri Kristo. Abo ni bumva ubu butumwa bw'umuzuko abo Yesu yatoye buzabazura. Abo babarizwa mu ngeri zose, mu madini yose hatavuyemo na rimwe, mu bakomeye n'aboroheje, mu Rwanda no mu mahanga. Umuntu wese ufite umutima wa kimuntu unihira ibizira bikorerwa mu isi bikamubabaza, niwe ufite amahirwe muri uyu muzuko. Ibyahishuwe 20 umurongo wa 6. Ufite umugabane wo kuzuka kwa mbere arahirwa, kandi nuwera. Urupfu rwa kabiri ntirubasha kugira icyo rutwara bameze batyo, ahubwo bazaba batambi b'Imana na Kristo, kandi bazimana nayo iyo myaka 1000. Amen. Imana ishaka ko musobanukirwa neza, mukamenya ko nta dini n'imwe iri mu isi ikorera Imana, kandi nta dini n'imwe iruta indi. Abarokore ntacyo murusha abasilamu, nubwo bo badafite umwami. Namwe muvuga ko mumufite, ntimukora ibisabwa. Abadivantisiti ntacyo murusha abagatolika n'andi madini yose ntarondoye muzi ariho mu isi. Mwese mwarayobye. Kuvuga Yesu sibyo bikugira umuntu w'Imana, keretse ukora ibyo yakubwiye. Niyo mpamvu mu bituro murya inyama z'ingurube, mwigishwa n'abadayimoni. Mu nzabya zanyu, ni ukuvuga mu mitima yanyu, hakabamo umufa w'inyama z'ibizira. Niwo wa mwuka mubi ubakoresha, mukawita umwuka wera. Icyakora Imana yagiye imishurira mu nsengero zitandukanye, ikanyereka nk'urusengero rurimo abakristo nka 500, ugasanga harimo abubaha Imana nka 3 gusa, abandi bose ari abapfu. Ndabinginze nimuzuke, musohoke mu bituro, mumenye ko nta gituro cyiza kibaho, kandi nta kizasigara gihagaze. Bizarimburwa byose, nubwo waba waracyubatse ute. Mbarahiye Uwiteka uhoraho, Imana ya Isirayeli yantumye, nta na kimwe kizasigara gihagaze. Yohana igice cya 5 umurongo wa 28 na 29.
ntimutangazwe n'ibyo, kuko igihe kizaza ubwo abari mu bituro bose bazumva ijwi rye bakavamo, abakoze ibyiza bakazukira ubugingo, naho abakoze ibibi bakazukira gucirwaho iteka. Amen. Abari mu bituro ni abantu bazima bumva bitwa ko bakiriho, naho abamaze guhambwa mumva barazutse nk'uko Kristo yazutse. Niba bapfuye batazuka, Kristo yaba yarapfiriye ubusa. Daniyeli 12:2 kugeza 4. Kandi benshi bo muri bo bazaba barasinziriye mu gitaka bazakanguka. Bamwe bazakangukira ubugingo buhoraho, abandi bazakangukira gukorwa n'isoni no gusuzugurwa iteka ryose. Kandi abanyabwenge bazarabagirana nk'umucyo wo mu isanzure ry'ijuru, n'abahinduriye benshi ku bukiranutsi bazaka nk'inyenyeri iteka ryose. Nuko Daniyeli bumba igitabo ugifatanishe ikimenyetso kugeza igihe cy'imperuka. Benshi bazajarajara hirya no hino, kandi ubwenge buzagwira. Amen. Ngo benshi bazaba barasinziriye mu gitaka. Ni abayobejwe bibera mu mubiri. Umubiri ni wo gitaka kivugwa aha, ngo bazakanguka. Abahinduriye benshi ku gukiranuka ni ba babwirizabutumwa bafite ukuri n'urukundo rw'Imana koko, bavuga ijambo ry'Imana bataryarya, nubwo hari ibyo baba batarasobanukiwe kubera igihe. Kandi ntiwabarenganya. Na Daniyeli wabihanuye yarinze agenda atabisobanukiwe, kuko yabwiwe kubumba igitabo agifatanishije ikimenyetso, ngo kizasobanurirwe abo mu gihe cyabyo, ari cyo iki. Abefeso 5:14 ngo nicyo gituma bivugwa ngo usinziriye we kanguka uzuke, Kristo abone uko akumurikira. Amen. Abafilipi 1:23-24. Meze murungabangabo, kuko nifuza kugenda ngo mbane na Kristo, kuko ari byo birushaho kumbera byiza cyane. Nyamara ku bwanyu kuguma mu mubiri nibyo binkwiriye. Amen. Uwo ni Pawulo, we yivugiraga ati, ndamutse ngiye mfuye nahita nisangira Kristo, ntabwo ari kujya gutegereza mu bituro. Kudasobanukirwa umuzuko nibyo bituma abantu bagendera mu kinyoma cy'amadini, bagahora barindagirira mu bituro. Njyewe maze kugira amayerekwa menshi, nahuye n'abakiranutsi ba kera bariya babayeho mbere. Bose ni bazima, bariho, ntibakiri mu bituro. Yesu yarabazuye. N'uyu munsi umukiranutsi upfuye ahita azuka. Nigeze kugira iyerekwa nkimara gukizwa mu mwaka w'1996. Marayika arambwira ngo inzu yawe mu ijuru iri kubakwa. Hashize nk'ukwezi iyo nzu nyibona mu iyerekwa yaruzuye, ari nziza, isa na zahabu nziza yo mu muriro, ikiyongeranya kurabagirana cyane. Mu mwaka ushize ku itariki 7 z'ukwezi kwa 11 mu mwaka wa 2023, neretswe umuntu wanjye w'imbere, ari we njyewe. Ijuru ryaramwejeje, asa na zahabu nziza, byagera ku mutima hakaza ibishashi byo kurabagirana ubwiza bwinshi. Nibwo nasobanukiwe ko uwo muntu w'imbere atura mu nzu nziza yo mu ijuru, imwe neretswe muri 1996. Kuko uyu mubiri wa none n'uwo mu isi ya none ntiwarenga aha mu gitaka. Matayo 7:22-23. Benshi bazambaza kuri uwo munsi bati, mwami mwami, ntitwahanuraga mu izina ryawe, ntitwirukanaga abadayimoni mu izina ryawe, ntitwakoraga ibitangaza byinshi mu izina ryawe? Nibwo nzaberurira nti, sinigeze kubamenya, nimumve imbere mwa nkozi z'ibibi mwe. Amen. Aya magambo arerekana neza uko amadini ameze. Niyo waba wirukana abadayimoni, uvura abarwayi mu bitangaza mu izina rya Yesu, menya ko atari wowe ubikora, bikorwa na Yesu. Ahubwo menya icyo agushakaho, ko ari ukuva mu bituro ukazuka, akagukoresha iby'ukuri kuri wowe kandi yemera. Iki ni igihe ubutumwa bw'ubwami bwa Kristo bugomba kwamamazwa mu isi yose, Imana igategeka, ikubahwa kandi kumvirwa na buri shyanga, na buri bwoko, na buri mugabane wo ku isi. Niwirengagiza uwo mugambi, ntaho uri bubuhuriye n'Imana. Hagayi 2:11 n'uwa 14. Uwiteka Nyiringabo baravuga ati, baza abatambyi by'amategeko,
uti umuntu yajyana inyama yera mu kinyita cy'umwambaro we agakoza icyo kinyita ku mutsima cyangwa ku byo kurya byatetswe cyangwa muri vino cyangwa mu mavuta ya elayo cyangwa mu byo kurya bindi, aho byaba ibyera? Abatambyi baramusubiza batoya. Maze Hagayi arababaza ati, umuntu wandujwe n'uko akoze ku ntumbi yakora kuri ibyo bintu byakwandura? Abatambyi baramusubiza bati, byakwandura. Maze Hagayi arabasubiza ati, niko n'uyu muryango umeze, n'ubu bwoko buri imbere yanjye niko bumeze, niko Uwiteka avuga. Kandi niko ibintu bakoresha amaboko yabo bimera, kandi n'icyo bantura cyose kiranduye. Amen. Inyama yera mu kinyita cy'umwambaro we ni ijambo ry'Imana rigaburwa n'umuntu utaritumwe. Bamwe baba bifitiye amasezerano na Shitani bakigira abakozi b'Imana, abandi bagahubukira kwigira abigisha kandi nta jambo ry'ukuri bafite. Kuko ijambo ry'Imana ari urwuri rwakomwe, itari guhishuriye uzarisoma nk'ikinyamateka wanduza abantu aho kubeza. Ibyo kurya byatetswe cyangwa vino ni abantu baba biteguye kwakira iryo jambo ariko bakarihabwa mu buryo bubi. Ijambo bariya bigisha ntiryakweza abo bantu, nubwo riba ari ijambo ry'Imana, riba rivanzemo ibinyoma byinshi no kutamenya. Abandi baba bagendera ku mahame y'abashinze ayo madini kandi gahunda yayo ari ukugomera Imana. Niyo mpamvu ubu amadini yose ariho mu isi agomba kurimbuka. Umuntu wandujwe n'uko akoze ku ntumbi twabigereranya n'ukuntu usanga amadini yogagiza ubutegetsi bw'abanyabyaha aho kubukebura bakabushyigikira mu bibi byabo. Nibyo bigereranywa no gukora ku ntumbi, ni ubufatanyacyaha. Abo baba bafatanije icyo cyaha. Ntabwo babwiriza ijambo ry'Imana ngo ryeze abantu kandi bakorana n'abanyabyaha bakanashima ibyo bakora. Imana yigeze imbwira umwe mu bakuru b'idini imwe mu Rwanda, nakwita intangarugero, ko ngo Imana ye ari Kagame. Imana ni Imana ifuha. Mwisuzume banyamadini mwese. Iyo mwogeza leta yanyu muzi imirimo mibi ikora, mwibwira yuko muba mwubahisha Imana? Niba utinya kuvugira Imana ngo batakwica, wumva yo yakwizera gute utayizera? Yesaya igice cya 4:1. Uwo munsi abagore 7 bazajya ku mugabo umwe bamubwire bati, tuzitungirwa n'ibyo kurya byacu kandi tuzajya twiyambika ubwacu, ariko uduhe kwitirirwa izina ryawe, udukize urubwa rw'abantu. Amen. Ngayo amadini niyagereranywa nabo bagore 7 biyitirira Imana ariko bakikorera ibyabo bitandukanye n'iby'Imana ishaka. Niyo mpamvu barangwamo kwirema ibice, kuko bitungirwa n'ibyo kurya byabo n'imyambaro yabo. Babikora uko babishaka atari uko Imana ishaka. Mu mwaka w'1998 Umwuka Wera yarahiye indahiro ikomeye numva ati, mu izina rya Yesu uwo nizera, nsenyeye Satani n'amadini yose aho ava akagera, ngo ahabo hazime ntihakagire itafari risigara ku rindi mu nzu zabo. Amen. Rero ubu nibwo Satani agiye kubohwa imyaka 1000. Ibyahishuwe 20:1-3. Ngo mbona marayika amanuka ava mu ijuru afite urufunguzo rufungura ikuzimu, afite n'umunyururu munini mu ntoki ze. Afata cya kiyoka ari cyo yanzoka ya kera, ariyo mwanzi na Satani, akibohera kugira ngo kimare imyaka 1000, akijugunya ikuzimu arahakinga, ashyiriraho ikimenyetso gifatanya kugira ngo kitongera kuyobya amahanga kugeza aho iyo myaka 1000 izashirira. Icyakora nishira gikwiriye kubohorerwa kugira ngo kimare igihe gito. Amen. Mukora ibitekerezo byanyu mu kinyoma mwigishwa n'amadini bababwira ko ibintu byose bizabera muri Isirayeli iriya yo muri Palestina, kandi Imana yarabihinduye umunsi batatanya kubwo kutayumvira. Yanaboherereza umukiza ari we Yesu Kristo bakamwanga. Imana yambwiye ko ari twebwe Abisirayeli b'Abanyarwanda tuzakiza barya Abisirayeli ba mbere ziriya ntambara bafite zibugarije, kuko badashobora kuzitsinda. Ndetse sibo gusa, tuzahagarika n'intambara muri Kenya, Libya, Iraq no mu bindi bihugu by'i Burayi ngo bizaba birwana ntabwiwe amazina. Bishobora kuba ari biriya bya Ukraine na Abarusiya, kuko nabibwiwe iriya ntambara itarabaho. Mujye mureba ibyanditswe n'abahanuzi. Abigishwa
babajije Yesu aho bizabera, ababwira ko muri Matayo 24:28 ngo aho intumbi iri hose niho inkongoro ziteranira. Amen. Bizabera aho Imana yategetse, ntabwo ari aho abantu bihimbira. Abaroma 11:26 nibwo Abisirayeli bose bazakizwa nk'uko byanditswe ngo umukiza azava i Siyoni, azakura muri Yakobo kutubaha Imana. Iri somo ni murisoma mu zindi ndimi rirabatera urujijo, ariko muri Bibiliya yera niho bisobanutse iyo ntibarayikorera update cyangwa ntibarayica. Erega Bibiliya bagenda bahinduramo akajambo buhoro buhoro ku buryo mutabimenya. Nk'ubu usibye Bibiliya yera, izo mu zindi ndimi bamaze kujya bazisibamo amagambo amwe n'amwe ku buryo nta muntu warabukwa keretse uw'Imana yayigishirije. Siyoni ivugwa ni iwacu muri Isirayeli y'amasezerano mu Rwanda, kuko ariho hazaturuka umucunguzi wo gucungura Isirayeli ya kera n'isi yose muri rusange, nk'uko wabisoma muri Matayo 23:37-39 ngo Yerusalemu Yerusalemu wica abahanuzi ugatera amabuye abagutumweho, ni kangahe nshaka kubundikira abana bawe nk'uko inkoko ibundikira imishwi yayo mu mababa yayo ntimunkundire. Dore inzu yanyu muyisigiwe ari umusaka. Ndababwira yuko mutazambona uhereye none ukageza ubwo muzavuga muti hahirwa uje mu izina ry'Uwiteka. Amen. Uje mu izina ry'Uwiteka. Uwo Yesu yavugaga uje mu izina ry'Uwiteka ninde? Gutegeka kwa 2:18:17-19. Uwiteka arambwira ati ibyo bavuze babivuze neza. Nzabahagurukiriza umuhanuzi umeze nkawe ukomotse muri bene wabo. Nzashyira amagambo yanjye mu kanwa ke, ajye ababwira ibyo mutegetse byose. Kandi utazumvira amagambo yanjye uwo azavuga mu izina ryanjye nzabimuhora. Amen. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 3:22-23. Mose yaravuze ati Umwami Imana izabahagurukiriza umuhanuzi muri bene wanyu umeze nkanjye, nuko muzamwumvire mu byo azababwira byose. Nuko rero umuntu wese utazumvira uwo muhanuzi azarimburwa mu bantu. Amen. Yohana igice cya 1:21. Nuko baramubaza bati tubwire, uri Eliya? Nawe ati sindiwe. Baturi wa muhanuzi? Arabasubiza atoya. Amen. Wa muhanuzi uje mu izina ry'Uwiteka, uw'isi yari itegereje imyaka isaga 3,500, niwe nje kubereka. Uti wowe wamumenye ute? Ni ubuntu bw'Imana. Ubwo nari ndi mu nzu y'imbohe ikami banziza ijambo ry'Imana, hari mu mwaka w'1998, nageze iyerekwa rikomeye. Mbona imanga ndende y'uruhavu ihagaze nk'uko ikibambasi cy'inzu kiba gihagaze. Iyo yari ndende ari harehare ku buryo utashoboraga kureba hepfo iyo itangiriye. Yari imanga mbi cyane. Ku musozo w'iyo manga hari inzira umuntu agendamo akambakamba, kuko yariho utunogo turiho urubobi. Urwo rubobi rurimo amazi anyerera nk'isabune. Utwo tunogo twari utwo Mose yakandagiyemo, kuko ari we wigeze kunyura muri iyo nzira wenyine. Nisanze natangiye iyo nzira, ngenda nshinga ibiganza n'amavi n'ibirenge muri utwo tunogo duto. Hari harasibye kuko nta muntu wahanyuraga. Inyuma yanjye hari abagerageje kunkurikira, najya kumva nkumva baranyereye bakagwa epfo kure cyane aho badashobora no kubaho. Sinakebukaga kuko byari bikomeye. Narakomeje ndagenda muri iyo nzira mbi. Igihe ngeze aho nsigaje nka 1/4 cy'iyo nzira ngo nyirangize, numva ijwi rimbwira ngo aha niho Mose yafatiye umusaraba we. Nge narakomeje ndanyeranyereza, mbona ndambutse. Ngeze hakurya mpasanga umutwe w'abamarayika bagera nko kuri 6 cyangwa 7 bahicaye bakoze nk'uruziga. Barambwira bati iyi nzira yaherukaga kunyurwamo na Mose wenyine, ni wowe wenyine uyinyuzemo bwa kabiri. Ndakebuka ndayireba, mbona nta muntu wundi washoboye kunkurikira. Maze ndababaza nti none se mwabagabo mwe, umuntu urangije iyi nzira bamwita nde? Barambwira ngo bamwita Omfor, umunyambaraga. Aho niho namenyeye ko ari igihe wa muhanuzi Mose yavugaga. Amen. Ubwo nari maze gutangaza ubuhanuzi 8 bw'u Rwanda n'Abanyarwanda mu mwaka wa 1998, umuhanuzi Eliya yarambonekeye.
ankora mu ntoki anshimira cyane, arambwira ati muri abagabo, ubuhanuzi bwanyu ni nk'ubwanjye. Amen. Malaki igice cya 3:23 na 24. Dore nzaboherereza umuhanuzi Eliya umunsi w'Uwiteka ukomeye kandi uteye ubwoba utaragera. Uwo ni we uzasanganya imitima y'abana n'iy'abase, kugira ngo ntazaza kurimbuza isi umuvumo. Amen. Bamwe bavuga ko bategereje kugaruka k'umuhanuzi Eliya ngo azagaruka gupfa, ariko njye ndababwira ko Eliya yambonekeye akanshima, ambwira ko ubuhanuzi mvuga bumeze nk'ubwe. Ababeshya ngo Eliya azagaruka gupfa barahabye. Marayika nawe yarambonekeye muri iyo minsi, bikiri mu ntangiriro za 98 ntarafungwa. Arambwira ngo Imana yakuntumyeho ngo nkubwire kwishimira, kandi ngo ikunda abagabo nyabagabo, ngo uzongera guhanura mbere y'uko imperuka iza. Amen. Maze kubonana n'abahanuzi banditswe muri Bibiliya benshi batandukanye, ndetse na bya birangirire mu kwizera byanditswe muri Bibiliya byinshi. Bamwe tukaganira, abandi tukarebana gusa nta kintu tuvuganye, kuko kenshi nagiye mvugana n'abamarayika b'Imana ibantumyeho. Abo twavuganye nibuka ni umwami Dawidi. Ubwa mbere twaravuganye, ubwa kabiri mubonana ya nkota yambuye Goliyati, ariko ntitwavugana. Ubwa gatatu Mwuka w'Imana niwe wambwiye ko nibanira na Dawidi aho nari mfungiye ikami. Aho ikami si Dawidi twabanaga gusa, ahubwo naryamaga hagati y'abamarayika babiri bafite imbunda kandi bambaye igisirikare. Nahoraga mpumurizwa, nkabwirwa amagambo nkomeza kugira ngo ne gutinya. Abandi nabonye ntituvugane ni Yobu, Samweli, Yesaya na Yeremiya, Petero, Yohana, Daniyeli n'abandi batandukanye ntibuka ngo mbarondore hano. Mariya nyina wa Yesu n'abana be yabyaye akiri mu isi, njya nerekwa turi kumwe, ari wo muryango wanjye. Ubundi nabonye Imana. Naritegereje ndi mwiyerekwa, mbona umusozi munini imbere yanjye. Ndi kwitegereza, nyiwureba, mbona wose uhindutse urutare runini. Nkomeje kurwitegereza, mbona ruhindutse umutwe w'umuntu w'uruhu rwirabura wifashe ku itama. Ngitangarira uwo muntu ngana atyo, numva umwuka mvugiyemo ngo mbonye Imana ikangutse. Amen. Undi twagiranye ikiganiro kinini ni Yohana Umubatiza. Hari tariki 2 z'ukwa kane mu mwaka wa 2002. Yaraje aranyibwira ati ni Yohana Umubatiza. Ahita avuga ati Satani agiye kubohwa imyaka 1000 uhereye kuri Mose. Uwo Mose yavugaga ni wa muhanuzi Mose yahanuye uzaza umeze nkawe. Uwo muhanuzi rero ni njyewe, nk'uko Umwuka w'Imana yabimbwiye mu mwaka wa 2006, ati umuntu utazumvira ibyo uvuga azabona ishyano. Abantu bashobora kwitiranya ibintu bitewe n'uko babyumva muri Bibiliya. Hariya havuga wa muhanuzi Mose yavuze hatandukanye n'aho byahanuraga Yesu Kristo. Yesu yaje mu isi ari Imana. Yesaya igice cya 9:5 ngo nuko umwana yatuvukiye, duhawe umwana w'umuhungu, ubutware buzaba ku bitugu bye, azitwa igitangaza, umujyanama, Imana ikomeye, data wa twese, uhoraho, umwami w'amahoro. Amen. Umurongo wa 6 waho haravuga ngo gutegeka kwe n'amahoro bizagwirira ku ntebe ya Dawidi n'ubwami bwe bitagira iherezo, kugira ngo bibukomeze bibushyigikize guca imanza zitabera no gukiranuka, uhereye none ukageza iteka ryose. Ibyo ngibyo Uwiteka Nyiringabo azabisohoresha umwete we. Amen. Kuvuka kwa Yesu no kugaruka gutegeka isi ni ibintu bibiri bitandukanye. Umurongo wa 5 uramwerekana ko yaje ari Imana, abana n'abantu, abacunguza amaraso ye. Umurongo wa 6 werekana ko azagaruka gutegeka ku ngoma ya Dawidi cyangwa ku muntu. Ibi kandi nibyo bigereranywa n'ibyakuru. Yesaya 45 14 na 15. Bazagukeza bari mu minyururu bagupfukamire, bagutakambire bati ni ukuri Imana iri muri wowe, nta wundi kandi nta yindi Imana iriho, Mana ya Isirayeli umukiza, ni ukuri ni wowe Mana yihisha. Amen.
ibya Kuro nabyo bishushanywa n'ibyo kugaruka kwa Kristo, aho azagaragarira mu muntu, kubera ko ingoma ya Kristo igomba kwimikwa mu isi. Azategekera mu muntu nk'uko Yesu yabyivugiye ati, ntimuzongera kumbona kugeza ubwo bazavuga ngo hahirwa uje mu izina ry'Uwiteka. Kandi uje mu izina ry'Uwiteka namaze kumubabwira, mbereka naho abahanuzi bamuvuze, cyangwa ubwo nyina wa bene Zebedayo yamusabaga ati, reka mu bwami bwawe abahungu banjye bombi, Yohana na Yakobo, bazicare iburyo n'ibumoso bwawe. Aramusubiza ati, ibyo bifite abo data yabigeneye, kuko yari azi ko atari muri icyo gihe, ahubwo bishyize kera bizakorerwa abazaba bariho muri iyo minsi. Abo bavugwaga ni bande? Ni abahamya babiri. Ubwo Yohana umubatiza yambonekeraga, nababwiye ko twaganiriye byinshi. Icyo gihe yaranambwiye ati, ibi muri gukora twabwiwe kubikora mu gihe cyacu ntitwabishobora. Aratangara cyane. Ingoma y'amahoro. Ubu rero reka tuganire iby'ubwami twimbitse. Hosiya 13:11. Naguhaye umwami ndakaye, mu kwaka mfite umujinya. Amen. Urwa mbere rwa Samweli igice 8:4-8. Nuko abakuru ba Isirayeli bose bahera ko baraterana basanga Samweli i Rama. Baramubwira bati, dore uri umusaza kandi abahungu bawe ntibagendana ingeso nk'izawe. None rero utwimikira umwami ajya ducira imanza nk'ayandi mahanga yose. Ariko iryo jambo ribabaza Samweli ubwo bavugaga bati, uduhe umwami wo kujya aducira imanza. Nuko Samweli abitura Uwiteka, maze Uwiteka abwira Samweli ati, emerera abo bantu ibyo bagusabye byose, kuko atari wowe banza ahubwo ni njye banze ngo ntabe umwami wabo. Barakugenza nk'uko bajyaga bangenza muri byose, uhereye umunsi nabakuriye muri Egiputa ukageza ubu. Baranyimuye bakorera izindi mana. Amen. Ubwo Abisirayeli bisabiraga umwami ntibyari muri gahunda y'Imana, ahubwo byababaje Imana. Ariko kuko bari basheze, ibwira Samweli iti, bumvire ubimikira uwo bashaka, ubasobanurire ibyo azabakorera. Ariko baranga bati, turashaka kuba nk'andi mahanga, twimikira umwami uzajya aturwanirira. Urwandiko rwa mbere rwa Samweli igice cya 12:24-25. Mujye mwubaha Uwiteka gusa, mumukorere mu by'ukuri n'imitima yanyu yose, murebe ibyo yabakoreye uburyo bikomeye. Ariko nimukomeza gukora nabi muzarimbukana n'umwami wanyu. Amen. Abami babo uko bahererekanije bagiye barangwa no gukora ibyangwa n'Uwiteka, kugeza ubwo yabaretse abanyamahanga barababurabuza, babajyanaho iminyago, baratatana. Ariko kubw'indahiro Uwiteka yarahiye Dawidi ko ingoma ye y'ubwami itazavaho mu Bisirayeli, kuko yatunganiye Imana ko azahora ategeka urubyaro rwa Aburahamu na Isaka na Yakobo. Imana yavuze ko mu minsi y'imperuka izongera kugirana irindi sezerano n'inzu ya Isirayeli ritameze nka rimwe rya mbere, kuko baryishe nayo ikabarekura. Hoseya igice cya 3:5. Hanyuma Abisirayeli bazagaruka bashaka Uwiteka Imana yabo n'umwami wabo Dawidi, bazasanga Uwiteka n'ineza ye mu minsi y'imperuka, bamushaka bamwubashye. Amen. Yesaya 19:24-25. Uwo munsi Abisirayeli bazaba ba gatatu kuri Egiputa na Ashuri bo guhesha isi umugisha, kuko Uwiteka Nyiringabo abahaye umugisha. Ati, abantu banjye b'Abanyegiputa n'Abashuri, umurimo w'intoki zanjye, n'Abisirayeli gakondo yanjye bahirwe. Amen. Aha ngo Abisirayeli bazaba ba gatatu, ni ukuvuga Abisirayeli bariya ba mbere nabo nibamara gusobanukirwa bazayoboka Imana y'Abisirayeli b'Abanyarwanda. Nitwe twitwa Egiputa muri iri somo. Yeremiya 31:31-32. Uwiteka aravuga ati, dore iminsi izaza nzasezerana isezerano rishya n'inzu ya Isirayeli n'inzu ya Yuda, ridakurikije isezerano nasezeranye na ba sekuruza ku munsi nabafataga ukuboko nkabakura mu gihugu cya Egiputa. Rya sezerano ryanjye bararyishe, nubwo nari umugabo wabo wabirongoreye, niko Uwiteka avuga. Amen. Yesaya 11:1-5. Mu gitsina cya Yesayi hazakomoka agashami, mu mizi ye hazumbura ishami ryere imbuto.
umwuka w'Uwiteka azaba kuri we, umwuka w'ubwenge n'uw'ubuhanga, umwuka wo kujya inama n'uw'imbaraga, umwuka wo kumenya Uwiteka n'uwo kumwubaha. Azanezezwa no kubaha Uwiteka, ntace imanza z'ibyo yeretswe gusa, kandi ntazumva urw'umwe. Ahubwo azacira abakene imanza zitabera, n'abagwaneza bo mu isi azabategekesha ukuri. Kandi isi azayikubitisha inkoni yo mu kanwa ke, n'abanyabyaha azabicisha umwuka unyura mu minwa ye. Gukiranuka kuzaba umushumi akenyeza, kandi umurava uzaba umushumi wo mu rukenyerero rwe. Amen. Iri somo rivuga uwitwa Shami, nahishuriwe n'Imana ko ari jye rivuga. Yesu yaje ari Imana, naho njye ndi umuntu nkamwe, uwo Yesu yahisemo gukoreramo mu gihe cyo kugaruka kwima ingoma ye. Uwitwa Shami wa Yesayi, umwuzukuruza wa Dawidi. Iyo ngoma nayiherewe n'ijuru mu mwaka wa 99. Nibwo numvise mu ijuru basingiza Imana bavuga bati: turagushimiye Mwami Imana ishobora byose, kuko wenze ubushobozi bwawe bukomeye ukimika ingoma yawe. Ingoma wari wahaye Kayibanda ukayimwaka, ukayiha Habyarimana ukayimwaka, ukayiha Kagame nawe ukayimwaka, kuko yanze kukumvira waramukunze, wanze kwaba ku ngoma ya Isirayeli uyiha Sankara. Amen. Nyuma nibwo Imana yantumyeho marayika wayo aransanga, arambwira ngo Imana yantumye ngo nkubwire ko uzaba umwami. Nanjye ndamubaza nti none se Kigeli we bite? Aransubiza ati na Kigeli azataha, hari abazamurwanira. Nuko ngira ngo nabazajya ku rugamba bakamurwanira, bakamushyira ku butegetsi ku mbaraga. Naho byari biriya baburanye ngo umugogo we utabarizwe mu mahanga, abandi ngo utabarizwe mu Rwanda. Nyuma byarangiye bibaye uko Imana yabivuze. Zaburi igice cya 2 umurongo wa 1 kugera 12. Ngo niki gitumye abanyamahanga bagira imidugararo, n'amoko yatekerereje iki by'ubusa? Abami bo mu isi biteguye kurwana, kandi abatware bagiriye inama Uwiteka n'uwo yasize. Batereka ducagagura ibyo batubohesheje, tujugunye kuri ngo ibatubohesheje. Ihora yicaye mu ijuru izabaseka, umwami Imana izabakoba, maze izababwirana umujinya batinyishisha uburakari bwayo bwinshi. Iti nijye wimikiye umwami wanjye kuri Siyoni, umusozi wanjye wera. Ndavuga rya tegeko Uwiteka yarambwiye ati: uri umwana wanjye, uyu munsi ndakubyaye. Nsaba nzaguha amahanga ngo abe umwandu wawe, nabo ku mpera y'isi ngo batware. Uzabavunaguza inkoni y'icyuma, uzabamenagura nk'ikibumbano. Noneho mwabami mwe mugira ubwenge, mwabacamanza mwe zabo mu isi, mwemere kwiga, mukorere Uwiteka mutinya, munezerwe muhinde imishyitsi. Musome urya mwana kugira ngo atarakara mukarimbukira mu nzira, kuko umujinya w'ukongezwa vuba, hahirwa abamuhungiraho bose. Amen. Aya magambo yahanuwe kera, ubu nibwo ari gusohora. Yesu yabwiye intumwa ze ati: icyo muzaboha mu isi kizabohwa no mu ijuru, icyo muzabohora mu isi kizabohorwa mu ijuru. Nibyo ibitugezemo. Niba ubwami bw'abisi burangiye dukurikije uko Imana yabitweretse, niki cyatuma tutaboha ubushobozi bwabo dukurikije ububasha duhabwa n'itegeko ry'umwami Yesu? Ubu ububasha bw'abisi bwaraboshywe, hagiye kwimikwa ingoma y'abera ku mugaragaro biturutse mu Rwanda. Ubu ubutegetsi bw'u Rwanda ntibukiri mu maboko y'ababwiyitirira, bwimuriwe mu ngoma y'abakiranutsi. Izo ngoyi rero baboheshejwe nizo abatware b'isi bari kugerageza guca, nyamara ntibyabakundira, kuko iyo tubiboheye mu isi ijuru rirabikanaga. Ubutegetsi bugomba guhinduka mu Rwanda, bugahabwa abera b'Imana, kugira ngo isi yose ibone amahoro. Yesaya 22 umurongo wa 22 na 23. Urufunguzo rw'inzu ya Dawidi nzarushyira ku rutugu rwe, niwe uzakingura ntihagire ukinga, kandi niwe uzakinga ntihagire ukingura. Nzamushimangira nk'umusumari ahantu hakomeye, azabera inzu ya se intebe y'icyubahiro. Amen. Imana yarambwiye ngo iyi si ntabwo izagirirwa impuhwe kugeza aho umwuzukuruza wa Dawidi azaza akicara ku ntebe, kuko ari we mukiranutsi mu Bisirayeli. Amen. Ubundi aha niho ubuyobe bw'amadini n'umuntu wese uvuga ko yigisha ijambo ry'Imana abyumve niho bipfira. Yesu yaravuze ati: ngiye kubategurira hanyu, nzagaruka mbajyane iwanjye aho ndi, namwe muzabeyo. Kuko batumvise neza icyo yavuze, bumvise ko ari ugutegereza umunsi azagarukiraho akabasanga mu mva aho bagiye babashyingura, akabazura. Icyo kikerekana ko batazi umuzuko icyo ari cyo. Yesu yabwiye igisambo cyihaniye ku musaraba ati: uyu munsi turabana muri paradiso. Ibyo rero nibyo abantu bakwiye gusobanukirwa, ko umuzuko wakomeje kuva Kristo yazuka. Abapfuye bizera Kristo
bose barazuka bakajya kubana nawe. Hanyuma umuzuko wo mu bituro ni ukumenya aya magambo ndi kubabwira, ayo Yesu yampaye ngo abazure musohoke mu bituro, mu nsengero, mu misigiti, mu makiriziya n'ahandi hose mwayobeye ngo murasenga. Daniel igice cya 4 umurongo wa 12 na 14. Za nyamaswa zindi zinyagwa ubutware bwazo, ariko zirekerwa ubugingo bwazo kugira ngo zimare igihe zategetswe kumara. Ngo hanyuma nkitegereza ibyo neretswe nijoro, mbona haje usa n'umwana w'umuntu aziye mu bicu byo mu ijuru, aza umujyi umwe, asanga wa mukuru nyir'ibihe byose bamumugeza imbere. Nuko ahabwa ubutware n'icyubahiro n'ubwami, kugira ngo abantu b'amoko yose y'indimi zitari zimwe bajye bamukorera. Ubutware bwe ni ubutware bw'iteka ryose butazashira, kandi ubwami bwe ni ubwami butazakurwaho. Amen. Ubwo Satani agiye kubohwa, abanyabyaha bo mu isi bamwe bazarekerwa ubuzima, bazabaho muri ubwo bwami bwa Kristo. Niba baba batarazutse baziberaho ariko badakora ibyaha, kuko Satani wabayobyaga azaba aziritse. Abo nibo bazongera bakamuyoboka nabohorwa. Noneho abakoranirize kurwanya umurwa wera, nibwo imperuka yabo izaba igeze, batwikanwe na Satani wabo, ubwo ni nabwo urupfu ruzapfa. Zaburi ya 72 umurongo wa 1 kugera uwa 4. Umwami guca imanza kwawe, umwana w'umwami kutabera kwawe. Azacira abantu bawe imanza zitabera, n'abanyamubabaro bawe azabacira imanza z'ukuri. Guca imanza zitabera kuzatuma imisozi miremire n'imigufi izanira abantu amahoro. Azaca imanza zirengera abanyamubabaro bo mu bantu, azakiza abana b'abakene, kandi azavunagura umunyagahato. Amen. Umubwiriza igice cya 4 umurongo wa 13 na 15. Umusore w'umukene ufite ubwenge aruta umwami ushaje w'umupfapfa utakemera kugirwa inama, kuko yaravuye mu nzu y'imbohe ngo yimikwe, ndetse mu gihugu yimitswemo nicyo yavukiyemo ari umukene. Nabonye abantu bazima bose bagendera munsi y'ijuru baherereye mu ruhande rw'uwo musore wazunguye umwami. Amen. Mu kwezi kwa 2 mu mwaka 1999, nkimara guhunga, nibwo batangiye guhutaza abantu bose abo bakekaga ko twaba tuziranye cyangwa ari inshuti zanjye, ndetse bifata n'akarere kose ka Kibuye. Icyo gihe abanyakibuye barahigwa, bagerekwaho ubugambanyi, bamwe baricwa abandi barahunga. Nta muntu wigeze amenya icyo bazira, ndetse nabo ubwabo ntibakimenye. Na n'ubu barakibaza icyo bazize, ntibaracyumva. Kuba mu mikorere y'imyuka ukabigenzuza umubiri ntibikunda. U Rwanda si igihugu nk'ibindi bihugu, kuko Imana yahahisemo kwatuza icyubahiro cyayo imbere y'andi mahanga. Mu gihe gito Satani afite cyo kuribata umurwa wera, ayo manyanga yose agomba gukorwa. Rero bisaba kuba mu myumvire y'iby'umwuka kugira ngo usobanukirwe uko ugomba kwitwara muri icyo gihe. Kandi nibwo umuhanuzikazi Imana yahaye ubu butumwa kera muri 76 ikamusezeranya ko izamuzanira umusirikari w'igikoresho cyayo, akazamufasha kubugeza ku bantu bose. Yategereje uwo musirikari kugeza ubwo ari jyewe yabonye nyuma y'imyaka 20, kuko twamenyanye ndi umusirikari mu mwaka 1996. Uwo muhanuzikazi niwe wagiye muri Amerika mu mpera za 1999, nawe ahunze ubwo ibyanjye byari bimaze gufata intera ndende, bari guhiga abo bakeka ko duhuje bose. Nibwo Imana yamutumye ku mwami Kigeli ngo amusobanurire iby'ubwami bugiye kuba mu Rwanda, ko budasa n'ubwami busanzwe mu Rwanda. Amubwira byose nuko agomba kubyitwaramo ngo ahabwe iyo ngoma yo gukiranuka no guca imanza zitabera. Ariko ntabwo yashoboye kumwumva, yigumiye mu bya kera, maze Imana imbwira ko Kigeli adashobora kwihana. Mu gihe cya mbere nyivugwa ubu butumwa, nari narabwiwe ko ari umwami Kigeli uzima iyo ngoma ya Dawidi, ndetse nabitangariza abantu. Nyuma amaze kwanga kumvira Imana ibyo uriya muhanuzikazi yamubwiye byose, nibwo nahishuriwe ririya somo riri mu mubwiriza igice cya 4 umurongo wa 13 kugera 15. Kandi Imana imbwira ko Kigeli adashobora kwihana. Abantu muribaza muti, ese ubwo bwami bushingiye kuki?
buzaba ubwami buyoboye isi yose. Amahanga yose yo mu isi azajya azana amaturo iwacu ngo basabire umugisha ibihugu byabo. Umugisha uzaba ari umutungo w'umwihariko ukomeye mu Bisirayeli b'Abanyarwanda, kuko amahanga yose yo mu isi azajya aza kuwusaba bazaniye Imana yacu amaturo, aho mu cyimbo cya 1/10 bizaba 4/10 cyangwa 40%. Ni ukuvuga ngo 1/10 kizaba kikubye inshuro enye, kandi abayatuye nabo bakubirwe 2 imigisha. Murumva uko ubu butunzi buzaba ari bwinshi cyane, kandi hazabaho uburyo butandukanye bw'amaturo nk'uko na kera byahoze. Kera bajyaga batura Imana iri mu ijuru, noneho bazaba batura Imana ibarimo hagati. Yesaya 60:1 kugeza 5. Byuka urabagirane kuko umucyo wawe uje, kandi ubwiza bw'Uwiteka bukaba bukurasiye. Dore umwijima uzatwikira isi, umwijima w'icuraburindi uzatwikira amahanga, ariko Uwiteka azakurasira kandi ubwiza bwe buzakugaragaraho. Amahanga azagana umucyo wawe, n'abami bazagusanga ubyukanye kurabagirana. Ubura amaso yawe uraranganye urebe, bose baza bagusanga baje aho uri. Abahungu bawe bazaza baturuka kure, n'abakobwa bawe bazaza bahagatiwe. Niho uzareba ugacya, umutima wawe uzikanga, hanyuma waguke, kuko ubwinshi bw'ibiturutse mu nyanja buzakwegurirwa, n'iby'ubutunzi bw'amahanga bizaza aho uri. Amen. Ukomeje ugasoma ukagera ku murongo wa 22 wasangamo amakuru yose. Yesaya 25:6 kugera 8. Kandi kuri uyu musozi Uwiteka Nyiringabo azaharemerera amahanga yose ibirori, ayabagira ibibyibushye, ayatereke vino y'umurera, ibibyibushye byuzuye imisokoro, na vino y'umurera imininnye neza. Kuri uyu musozi niho azamariraho rwose igitwikirizo cy'ubwirabure gitwikiriye mu maso h'abantu bose, kandi n'igitwikirizo gitwikiriye amahanga yose, kandi urupfu azarumira bunguri kugeza iteka ryose. Uwiteka Imana izahanagura amarira ku maso yose, n'igitutsi batuka ubwoko bwayo azagikura ku isi hose. Uwiteka niwe ubivuze. Amen. Kuri uyu musozi Yesaya yavugaga, Imana ivuga ko ari Isirayeli y'amasezerano, u Rwanda. Imana igiye kubahindurira ubuzima, ibahe kurama no kubaho neza muri iyi ngoma y'imyaka 1000 Satani aboshywe, kandi niho amahanga yose azahumukira akigishwa ukuri kw'Imana. Yesaya 33:23-24. Imirunga yawe iradohotse, ntikibasha gukomeza umuringoti cyangwa kurega amatanga. Nuko bahera ko bigabanya iminyago, ndetse n'abacumbagira bajyana iminyago. Nta muturage waho uzataka indwara, kandi abahatuye bazababarirwa gukiranirwa kwabo. Amen. Aho harerekana kuva ku gahato, kubohorwa nta kandoyi kazaba ku bantu bose, nta ndwara, nta muruho. Ariko urupfu ruzaba rukiriho, kuko ruzakurwaho nyuma y'ibindi byose ku mperuka. Ariko ngo hari abo Uwiteka azajya ahamagara bagereje igihe, wenda bashaje cyangwa se indi mpamvu, ariko nta bukenya buzaharangwa, nk'uko byanditswe muri Yoweri 3:5 ngo kandi umuntu wese uzambaza izina ry'Uwiteka azakizwa. Kuko Isiyoni ni Yerusalemu hazaba abarokotse, nk'uko Uwiteka yabivuze, kandi mu barokotse hazabamo abo Uwiteka ahamagara. Amen. Hari abazajya nyine bahamagarwa nyine bitaba Imana, ureke bya bindi abantu bo bapfa kuvuga. Inzu imwe mu isi yose n'ubutambyi bwa Melikisedeki. Ibyahishuwe 21:3. Numva ijwi rirenga rivugiye kuri ya ntebe rivuga riti, dore ihema ry'Imana riri hamwe n'abantu, kandi izaturana nabo bazaba abantu bayo, kandi Imana ubwayo izabana nabo iba Imana yabo. Amen. Muri uyu mwaka wa 2024 maze kumva inshuro 2 zitandukanye ko ihema ry'Imana ryamanutse riri mu Rwanda. Luka 17:20-22. Abafarisayo baramubaza bati, ubwami bw'Imana buzaza ryari? Arabasubiza ati, ubwami bw'Imana ntibuzaza ku mugaragaro, kandi ntibazavuga bati dore ngubu, cyangwa bati ngubu uriya, kuko ubwami bw'Imana buri hagati muri mwe. Abwira abigishwa bati, hazabaho igihe muzifuza kubona umunsi umwe mu minsi y'Umwana w'umuntu, ariko ntimuzawubona. Amen.
Luka 17:37. Baramubaza bati, databuja bizabera he? Arabasubiza ati, aho intumbi iri hose n'inkongoro ziteranira. Amen. Nk'uko nababwiye ko amadini agomba kurimbuka agashiraho mu isi kugira ngo abantu bagire amahoro, Satani agiye kubohwa imyaka 1000. Rero Imana ije gutura muri mwe hagati. Niyo mpamvu ivuga ngo igiye kubaka inzu imwe mu isi yose. Ku itariki 7 z'ukwezi kwa munani umwaka wa 1997 yarambwiye iti, inzu yanjye nzayishyira hirengeyeho amahanga kugira ngo ibere amahanga ibendera. Amen. Muri icyo gihe yongera kunyereka twebwe abahamya babiri dushinga ibendera mu Rwanda. Amahanga yose yo mu isi mbona arahuruye aje iwacu mu Rwanda. Tariki 19 z'ukwa 9 umwaka wa 1998 nabwiwe ngo inzu zose zizubakwa mu gihugu zizandikwaho izina ryawe n'ibinyamakuru. Nakomeje nibaza ukuntu amazu yose yubatswe bayandikaho izina ry'umuntu bikanyobera. Noneho ejo bundi ku itariki 19 z'ukwa 2 mu 2024 nibwo nasobanuriwe impamvu yabyo. Yesu yarambwiye ati, ijuru ryarakubatse, nawe uzubaka abandi, nabo bubaka abandi, kugira ngo mube inzu imwe mu isi yose. Imana ubwo yambwiraga ibyo kubaka inzu imwe mu isi yose hari muri 1997. Yarabimbwiraga kandi nkabona iyo nzu yuzuye igera mu ijuru. Iyo nzu niyo buturo bw'Imana, iryo niryo torero ryayo. Iyo nzu ni wowe nanjye. Ese iyo nzu ntitwayigereranya na rwa rwego Yakobo yarose mu isezerano rya mbere, ubwo marayika w'Imana yanzaniraga ubu butumwa bw'Imana ko nzaba umwami. Namufashe mu mugongo ndamufunganya, amaboko yanjye ahurira imbere ye, ndamubwira nti, ariko ntungire nka Yakobo. Muribuka ko Yakobo akirana na marayika yamufashe, noneho bukeye amukanda umutsi wo kwita ko Yakobo akajya agenda acumbagira. Nge rero nicyo nanjye nabonye mufashe, nanga yuko nanjye yangira nka Yakobo. Yari yanzaniye ubutumwa burimo umunezero mwinshi, bituma mwisanzuraho. Ndamufata, ndangije mutuma ku Mana kubw'amarangamutima nari mfite. Zaburi 68:19. Urazamutse ujya hejuru, ujyanye iminyago, uherewe impano hagati y'abantu, niko kuziherewe hagati y'abagome nabo, kugira ngo Uwiteka Imana ibane nabo. Amen. Iri somo rirerekana ko ari intsinzi y'ubu butumwa ndi kubabwira, ngo urazamutse ujya hejuru, ujyanye iminyago. Ibyo ni ugushyirwa hejuru, ntabwo ari ukuguruka, ni ugutsinda. Igihe Abanyarwanda bazamenya ko nabingingiraga ibyiza biruta ibindi Imana yabatoranirije, bazanezerwa kandi nanjye bazampa agaciro. Ndabirenganirizwa nkabifungirwa, bamwe bakagerageza no kubinyicira. Nabaye impunzi, ariko nimunyumva muzasanga mwese ariho hari umukiro wanyu, kuko imbabazi zizagera kuri buri muntu uzacisha make akihana. Bamwe mwahindutse abicanyi bo mu mwuka, ndavuga abagabura ibinyoma, abanyamadini, kuko ari mwe mwica benshi. Ariko nimwihana muzakiza benshi, kuko byibura mwe muri mu cyerekezo. Abandi muri abicanyi bo mu mubiri, abatemana, abaroga, abakubitana bufuni, abarasa abandi. Mwese imbabazi z'Imana zirabarindiriye ngo musohoke mu bituro, muzuke, Kristo abamurikire. Zekariya 4:9. Amaboko ya Zerubabeli niyo yashyizeho urufatiro rw'iyi nzu, kandi amaboko ye niyo azayuzuza, maze muzamenya yuko Uwiteka Nyiringabo ari we wabantumyeho. Amen. Mu mwaka wa 1998 Yesu yarambwiye ati, ubu butumwa umaze gutangaza nibwo rufatiro. Umuntu uzubaka ku kindi atari kuri uru rufatiro bizasenywa. Yanyeretse bimeze nka fondasiyo y'inzu imanuka igatangirira hasi mu kuzimu, ari ibyuma binini cyane bikomeye bifungishije amaburo manini. Byagera hejuru ku butaka abantu batangirira kubaka amatafari bazamura ibikuta, hamera utwatsi tumeze nko kuhahisha, ku buryo uwabona iyo fondasiyo yayisuzugura akagira ngo na nyirayo yabuze uko ayubaka. Ibyo wabisoma mu Byahishuwe 15:5-8.
ngo hanyuma y'ibyo mbona urusengero rw'ihema ryo guhamya ryo mu ijuru rukinguye, ruvamo ba bamarayika 7 bafite bya byago 7 bambaye imyenda y'ibitare itanduye irabagirana kandi bambaye imishumi y'izahabu mu bituza. Kimwe muri bya bizima 4 giha abo bamarayika 7 inzabyandwi z'izahabu zuzuye umujinya w'Imana ihoraho iteka ryose. Rwa rusengero rwuzura umwotsi uva mu bwiza bw'Imana no mu mbaraga zayo, ntihagira umuntu n'umwe ubasha kurwinjiramo kugeza aho ibyago 7 by'abo bamarayika 7 byarangiriye. Amen. Nkuko nababwiye ko fondasiyo cyangwa urufatiro rw'itorero rwashyizweho mu mwaka wa 1997 ari naho kugaruka kwa Kristo bwa kabiri, nta muntu n'umwe wari yashobora kurwinjiramo, ahubwo bakomeza kugwiza ibituro mu gihugu kuko ibyanditswe bigomba gusohora. Itorero ry'Imana ryarakinguwe, ariko nkuko byanditswe mu Byahishuwe 15, nta muntu ubasha kuryinjiramo ibyago 7 by'imperuka bitararangira, kuko iki ari igihe cyahawe ikizira cy'umurimbuzi kuri batumurwa wera. Ibyahishuwe 11:2. Uyu Zerubabeli uvugwa niwe njyewe. Mwibuke mu ndirimbo yanjye yitwa Inkoni y'icyuma kuri YouTube naravuze nti nararushoje nzarusoza, ndaje rwego imfura ya jambo, ngarutse ku ngoma y'Imana, dore mu rwuri nta mushumba. Mu yandi magambo, nashyizeho urufatiro icyo gihe mu mwaka wa 1997. Ubu ngarutse kubaka no gusoza. Mbubake Banyarwanda, muhinduke inzu y'Imana, namwe muhindure isi. Nibyibi muri kumva, nimushaka mwumvire, kuko nta wundi n'umwe ku isi wasobanura uyu mushinga usibye ngewe bawushinze. Zekariya igice cya 4:10. Mbese hari uwahinyura imishinga? Kandi bazanezerwa babonye Timazi mu ntoki za Zerubabeli, kandi ibyo 7 nibyo maso y'Uwiteka acuragana mu isi yose. Amen. Ngo bazanezerwa babonye Timazi mu ntoki za Zerubabeli. Timazi ni wa mugozi uba uziritse ho akantu kameze nk'ibuye umufundi ageresha areba ko urukuta yubatse rugororotse. Abitegereza ngira ngo muri kureba uyu mugozi ugera mfite mu ntoki. Ndi kubereka umugambi n'umuteguro nk'uko Imana yawumishuriye, kandi nk'uko nabibabwiye muri iriya ndirimbo naririmbye mu 2004 mvuga ko mu rwuri nta mushumba. Burya bwari ubuhanuzi ngo nyiramaso yerekwa bike ibindi akirebera. Igihugu kizubakwa ku rwego rwo hejuru y'ayandi mahanga yose yo mu isi. Nimutekereza amaturo azajya atangwa n'ibihugu by'amahanga, ntabwo ari imfashanyo mvuga, kuko ari mwe muzafasha isi. Umuntu wese uzajya ashaka kuza muri Afurika ahariho hose azajya asaba viza mu Rwanda. Hazaba kandi ubutambyi bwa Melikisedeki. Itangiriro 14:18 kugeza uwa 20. Kandi Melikisedeki umwami w'i Salemu azana imitsima na vino, yari umutambyi w'Imana isumba byose. Amuhesha umugisha. Aburahamu ahabwa umugisha n'Imana isumba byose, nyir'ijuru n'isi. Kandi Imana isumba byose ihimbazwe yakugabije ababisha bawe. Nuko Aburahamu amuha 1/10 cya byose. Amen. Nagize iyerekwa mbona Aburahamu ampa 1/10. Nibwo namenye ko muri ubu bwami hazabaho ubutambyi bwo mu buryo bwa Melikisedeki. Muri iki gihe cy'ijuru rishya n'isi nshya iby'Imana yamaze kuturemera, niko yabimbwiye mu mwaka wa 1999. Hazabaho gutura Imana amaturo y'uburyo butandukanye nk'uko abahanuzi babyerekana. Zaburi 110:4. Uwiteka ararahiye ntazivuguruza ati, uri umutambyi iteka ryose mu buryo bwa Melikisedeki. Amen. Iri somo ubwo Yesu yarimpaga yarambwiye ngo ibi nibyo mwarwaniye. Rero nimubonamo amasomo avuga Yesu nayiyitiriye, ntibibagushe ngo ndi kwigereranya. Mumenye ko kugaruka kwa Kristo kugomba kugaragarira ku ntebe ya Dawidi cyangwa ku muntu muzi uri muri mwe. Gutegeka kwa 2:33:19. Bazahamagara amahanga aze ku musozi, aho niho bazatambira ibitambo by'abakiranutsi, kuko bazanyunyuza ibintu byinshi biva ku nyanja nyinshi n'ubutunzi bwahishwe mu musenyi. Amen. Yesaya 49:23. Abami bazakubera baso bakurera, abamikazi bazakubera banyoko bakonsa, bazagupfukamira bubame hasi barigata umukungugu wo ku birenge byawe, nawe uzahera kumenye ko ndi Uwiteka, abanegereza batazakorwa n'isoni. Amen.
Maraki igice cya 3:3-4 ngo kandi azicara nk'ucura ifeza akayitunganya akayimaramo inkamba, azatunganya abahungu ba Lewi abacencure nk'uko bacencura izahabu n'ifeza, maze bazatura Uwiteka amaturo bakiranutse, maze amaturo y'i Buyuda n'i Yerusalemu azanezeza Uwiteka nk'uko yamunezezaga mu minsi ya kera no mu myaka yashize. Amen. Umugambi mukuru ugaruye Kristo ni ukurimbura amadini yose hadasigaye na rimwe ku isi, bitangiriye mu Rwanda, no kwigisha itorero rye ngo abantu bave mu bibi, bababarirwa ibyaha byabo kandi bubaha Imana bayumvire, no kuvanaho ingoma mbi zose n'intambara mu bantu. Mika 4:8 nawe munara w'umukumbi, umusozi w'umukobwa w'i Siyoni, ubutware bwa mbere buzakugarukira, n'ukuri ubwami buzaba ubw'umukobwa w'i Yerusalemu. Mika igice cya 4:3 kandi azacira imanza mu moko menshi, azahana amahanga akomeye ya kure, nabo inkota zabo bazazicuramwo amasuka, n'amacumu yabo bazayacuramwo impabuzo. Nta shyanga rizabangurira irindi shyanga inkota, kandi ntabwo bazongera kwiga kurwana. Ibyahishuwe 11:18 amahanga yararakaye, nuko umujinya wawe uraza, igihe cyo guciriramwo abapfuye iteka kirasohora, n'icyo kugororeramo abagaragu b'imbata bawe ari nabo bahanuzi, no kugororera abera n'abubaha izina ryawe, aboroheje n'abakomeye, kandi n'igihe cyo kurimburiramo abarimbura isi. Amen. Yesaya 52:6-7 noneho abantu banjye bazamenya izina ryanjye, kuri wa munsi bazamenya ko ari jye uvuga, dore ni njye. Erega ibirenge byuzanye inkuru nziza n'ibyiza ku misozi, akamamaza iby'amahoro, akazana inkuru z'ibyiza, akamamaza iby'agakiza, akabwira Siyoni ati Imana yawe iri ku ngoma. Amen. Aya magambo nk'uko yahanuwe na Yesaya asohoye muri mwe uyu munsi. Ubu butumwa bugereranywa n'ubwo mu gihe cya Nowa, nk'uko Nowa yabwiraga abantu bakabisuzugura. Nizere ko mwebwe atari ko mumeze, kuko mwabakuyeho akabarore. Amagambo mbabwira kuko nzi ko akomeye mu matwi yanyu, nimuyumva mukumvira arabahesha ubugingo, nimuyanga nimwe muri bube mwigiriye nabi, kandi ntabwo Imana izareka gukora umugambi wayo ikorana n'abayumvira. Zekariya 12:8 uwo munsi Uwiteka azarinda abaturage b'i Yerusalemu, umunyantege nke muri bazamera nka Dawidi, kandi inzu ya Dawidi izamera nk'Imana, nka marayika w'Uwiteka uri imbere yabo. Amen. Mboneyeho kubwira abari guhatanira gushaka gutegeka u Rwanda nyuma ya Kagame, cyangwa n'uriya wita Kagame ushaka kugaruka guhatanira kongera gukomeza kuribata umurwa wera, bose igihe cyabo cyararangiye. Kagame nyirizina kiriho mu mwaka wa 2020 yaje kunsezeraho, arambwira ngo ngwino ufate ubutegetsi bwawe, nge ndarangije. None uriya birirwa batwereka ninde? Imana yanyeretse ko Kagame original aba mu kuzimu, agendera munsi y'ubutaka ahuje ibirenge n'uriya batwereka uriho. Uwo uri mu kuzimu ugendera munsi y'ubutaka, ishusho ye nabonye isa n'igicucu cy'umuntu. Kagame yarapfuye, nimushaka mu bitangaze muvane amamiliyoni y'abanyarwanda munsi y'ubutware bw'ikinyoma. Iriya ntebe irotsa, nta mudayimoni wakomeza kuyicaraho ngo bikunde. Ikindi nshaka kubabwira nuko muri buriya bwami bwa Dawidi bugiye kwimikwa n'Imana mu Rwanda, uworoheje wo muri bo niwe umeze nka perezida muhatanira gushyiraho, naho umwami azamera nk'Imana, nka marayika w'Imana ubagenda imbere. None nk'uko nigeze kubivuga mu ijwi ry'umuvurungano mu mwaka wa 1997, ni ninde wageraho mvuze? Ninde wahaharanira? Ninde waza akabihamya? Ninde wundi wabimenye? Reka nge mbivuge mbyeruye kuko ari Imana yabitumye. Zekariya 13:1-2 uwo munsi ab'inzu ya Dawidi n'abaturage b'i Yerusalemu bazaziburirwa isoko yo kuboza ibyaha n'imyanda. Uwiteka Nyiringabo aravuga ati uwo munsi nzatsemba amazina y'ibigirwamana mu gihugu bye kuzibukwa ukundi, kandi nzirukana abahanuzi n'umwuka wanduye mu gihugu. Amen. Ibyo nabibabwiye hejuru. Kugaruka kwa Kristo kwima ingoma ye byahanuwe n'abahanuzi batandukanye ko azavuka mu buryo bw'umwuka. Ibyahishuwe 12:2-5 ngo kandi yari atwite, nuko atakishwa no kuramukwa babazwa n'ibise, abyara umwana w'umuhungu uzaragiza amahanga inkoni y'icyuma. Umwana we arasahurwa, ajyanwa ku Mana no ku ntebe yayo. Uwo mwana wahanuwe ni we njye. Yesaya 66:7 ngo yabyaye atararamuka ibise bitaraza, abyara umwana w'umuhungu. Amen. Uwo muhungu ni njye.
Yesaya 8:3, nuko njya ku muhanuzikazi asama inda abyara umwana w'umuhungu. Amen. Ayo masomo yose Imana yahishuye ko ari jye yavugaga, kandi koko Imana yampishuriye kenshi ko ndi umwana wayo, ikanyereka urutonde rw'amazina y'abantu na ba se bababyara, byagera ku izina ryanjye nkabona handitseho data ko ari Imana. Yeremiya 32:21, ngo kandi umwami wabo azakomoka muri bo n'umutegetsi wabo azava muri bo, nzamwiyegereza nawe nzatuma nyegera anshyikire, ninde watinyuka kunyegera? Ni ko Uwiteka abaza. Amen. Muhumuke munyumve. Yesu yaravuze ati jye na data turi umwe, kandi ati unesha niwe uzicarana nanjye ku ntebe yanjye y'ubwami nk'uko nanjye nanesheje nkicarana na data ku ntebe ye. Erega ni jye yabatumyeho, kandi ngo ibirenge byuzanye inkuru nziza ni byiza ku misozi, akabwira Isiyoni ati Imana yawe iri ku ngoma. Mu mwaka wa 2014 nagize iyerekwa, mbona mpawe umugisha uruta w'abantu bo mu isi bose. Ariko kera ngitangira gukizwa no kwerekwa n'Imana, yarambwiye ngo nzaruta abantu bose. Ndayibaza nti nabo muri guverinoma, ngo bose muri 99 nkimara guhunga nageze Dar es Salaam njya kwaka viza yo kujya muri Amerika. Imana irambwira ngo erega abanyamerika ntibagufasha kuko badashaka ko hari uwabategeka, kandi nta kabuza bazayoboka. Ibyo byose narabibwiwe, ariko sinabisobanukirwaga neza. Nyuma nibwo nagiye bisobanukirwa ko bizashoboka nk'uko byanditswe muri Zekariya 4 ngo si kubw'amaboko, si no kubw'imbaraga, ahubwo ni kubw'Umwuka wera. Matayo 11:11. Ndababwira ukuri yuko mu babyawe n'abagore hatigeze kubaho umuntu uruta Yohana Umubatiza, ariko umuto mu bwami bwo mu ijuru aramuruta. Amen. Umuto mu bwami bwo mu ijuru wavugwaga ninde? Ni njyewe, kuko neretswe Uwiteka, Yesu nanjye tumeze nk'inziga 3 zikaraga zinyuranamo, ku buryo utabasha kuzitandukanya. Mutekereze ibi: Uwiteka kugira ngo acungure umuntu yigize umuntu, avukira mu Bisirayeli ku mwari Mariya, yitwa Yesu Kristo, apfira abantu, agiye gusubira mu ijuru, abasezeranya ko azagaruka kwima ingoma ye. Ariko ku ngoma ya Dawidi ati ntimuzambona ukundi kugeza ubwo muzavuga ngo hahirwa uje mu izina ry'Uwiteka. Uje mu izina ry'Uwiteka ntamubabwiye, kandi ni umuntu nkamwe, niwe muto mu bwami bwo mu ijuru. Zaburi 80:18. Ukuboko kwawe kube ku muntu wo mu kuboko kwawe kw'iburyo, umwana w'umuntu wikomereje. Amen. Yesaya 49:5-9. Ngo none rero umva uko Uwiteka avuga, ari we wambumbiye mu nda ya mama, ngo nzabe umugaragu we mugarurire Yakobo, Isirayeli amuteranirizweho. Kuko ndi uwo kubahwa mu maso y'Uwiteka, kandi Imana yanjye imbere y'imbaraga. Aravuga ati kuba umugaragu wanjye ugakungura imiryango ya Yakobo, ukagarura Abisirayeli bacitse ku icumu, ibyo ntibihagije, ahubwo nzaguha kuba umucyo wo kuvira amahanga, kugira ngo agakiza kanjye kagere ku mpera y'isi. Ibi ni byo Uwiteka umucunguzi wa Isirayeli wera we abwira uw'abantu basuzugura, uw'ishyanga ryanga urunuka, ikiretwa cy'abatware, atabami bazabireba bahagurukane n'ibikomangoma baramye, kubwo Uwiteka ugira umuravu, wera wa Isirayeli wagutoranije. Uwiteka aravuga ati igihe cyo kwemererwamo ndagushubije, no ku munsi wo gukirizwamo ndagutabaye, kandi nzagukiza ngo utangeho isezerano ry'abantu, kugira ngo uhagurutse igihugu utume baragwa gakondo yabo yabaye umwirare, kandi ubwire imbohe zisohoke n'abari mu mwijima uti nimugaragare. Bazarishiriza ku mayira no ku mpinga z'imisozi, ahari agasi hazaba urwuri. Amen. Uyu uvugwa muri iri somo ni umucunguzi w'ab'isi bose. Uwo ni njye, niko Yesu yambwiye. Abari mu mwijima cyangwa mu bituro musohokemo mu byisenyere. Bazarishiriza ku mayira cyangwa bazigishirizwa hanze y'ibituro. Naho Mika 5:4 ati kandi uwo muntu azatubera amahoro. Amen. Nyuma y'imyaka 27 nibwo Imana yongeye kubantumaho ngo mbabwire umugambi wayo ku gihugu cy'u Rwanda n'Abanyarwanda by'umwihariko, ndetse n'isi yose muri rusange. Nuko rero ibyo babwira byose ntanga Imana aho umugabo, kuko abahanuzi b'ibinyoma badutse ari benshi, n'abigisha b'ibinyoma baragwiriye. Ariko nje mu izina ry'Uwiteka nk'uko byanditswe, kandi ibyo ndi kubabwira ni uguhamya ibyavuzwe n'abahanuzi bera, mpamya n'iby'Imana yanyibwiriye. Ikizira cy'umurimbuzi. Yesaya 22:12-25.
uwo munsi Uwiteka Nyiringabo yahamagariye abantu kurira no kuboroga no kogosha inkomborera no kwambara ibigunira. Aho kugenza batyo, habaho kunezerwa no kwishima no kubaga inka n'intama no kurya inyama no kunywa vino, bati reka twirire twinywere kuko ejo tuzapfa. Maze Uwiteka Nyiringabo yihishurira amatwi yanjye arambwira ati, ni ukuri kugukiranirwa ntimuzakozwa ngo kubaveho kugeza aho muzapfira, niko Uwiteka Umwami Nyiringabo avuze. Uwiteka Umwami Nyiringabo aravuga ati, genda usange uwo munyabintu Shebuna ari we munyanzu, umubaze uti urakora iki hano kandi uri kumwe nande utuma wicukurira imva hano? Ko wicukurira imva ahantu ho hejuru ukibariza ubuturo mu rutare. Dore Uwiteka azakujugunyisha imbaraga nk'umunyamaboko, niko ko azakujigitira akuzingazinga kujugunya nk'umupira mu gihugu kigari. Aho niho uzagwa kandi niho amagare yawe y'icyubahiro azaba. Warukoze soni rw'inzu ya shobuja we. Nzakunyaga ubutware bwawe kandi nzakumanura ngo ukure mu bukuru bwawe. Uwo munsi nzahamagara umugaragu wanjye Eliyakimu mwene Hilikiya, mwambike umwambaro wawe, mukenyeze umushumi wawe ngo akomere, mugabire ubutware bwawe, kandi azaba se w'abaturage b'i Yerusalemu n'ab'inzu ya Yuda. Urufunguzo rw'inzu ya Dawidi nzarushyira ku rutugu rwe. Niwe uzakingura ntihagire ukinga, kandi niwe uzakinga ntihagire ukingura. Nzamushimangira nk'umusumari ahantu hakomeye, azabera inzu ya se intebe y'icyubahiro. Maze bazamujishaho icyubahiro cy'inzu ya se cyose, urubyaro rwe na bene wabo, ndetse n'ibintu bitoya byose, uhereye ku bikombe ukageza ku bicuma byose. Uwiteka Nyiringabo aravuga ati, ariko uwo munsi uwo musumari washimangiwe ahantu hakomeye uzakuka, kandi uzatemwa ugwe, umutwaro wari ujishweho uzacibwa, kuko Uwiteka abivuze. Amen. Ubuhanuzi buhanurirwa ingoma ya Kagame bahamagariwe kurira no kuboroga, bo bibyinira intsinzi nyuma ya Jenoside. Niyo mpamvu uko gukiranirwa kutazabavaho. Uwo munyabintu Shebuna niwe ugereranywa na Kagame, niwe Imana yanyeretse yicukurira imva abategetsi be bamuhagarikiye. Nabyeretswe muri za 98. Niwe rukozasoni rw'inzu ya shebuja. Najyaga mwerekwa atuka Yesu ibitutsi bibi cyane. Niyo mpamvu Imana ubwayo yamusezeranije kuzamujigitira, ikamuzingazinga, ikamukura mu bukuru bwe, ikabuho yatoranije akicara ku ntebe ya Dawidi, ikamukomeza. Naho umuruho wose igihugu cyatewe na Kagame ugacibwa, kuko ari we ibyo bibi byose bijishweho. Amavunja, bwaki, gufungirwa ubusa, guhimbirwa ibyaha, kuroga, munyangire, irondakoko, ubuhemu, ubujura, kwikubira, kwishyira hejuru no gutera ubuhunzi, kurwanya Imana no kubangamira abaturanyi. Iyo mico mibi ya gishitani yose izajyana na nyirayo. Itariki 27 z'ukwezi kwa mbere 1997, ijwi ry'Imana ryarambwiye riti, u Rwanda rwongeye kugira ibyago na Kagame arapfuye. Ubwo numvaga ibyo nabajije aho aherereye, bambwira ko yari ari mu ruzinduko mu gihugu cy'Ububiligi, yari akiri vice president, ariko burya ingoma yariye. Burya ntabwo Imana yashakaga ko agumya gutegekera inyuma y'undi muntu, niyo mpamvu habayeho kumuhata ngo yigaragaze. Mika igice cya 2:13. Usenya yazamukiye imbere yabo, barasimbuka bagwa mu irembo, barisohokamo. Umwami wabo yababanje imbere, Uwiteka nawe abagiye imbere. Amen. Umunsi Umwami Yesu ampa iri somo akarinsobanurira nk'uko byahanuwe na Mika, yambwiye ko usenya ari ikizira cy'umurimbuzi Daniel yahanuye. Imana yansobanuriye ko icyo kizira cy'umurimbuzi ari Paul Kagame. Hariya avuga ngo umwami wabo yababanje imbere, ni njyewe yavugaga ko nahunze mbere nsohoka mu murwa wera. Mu yandi magambo, ni isanduku y'isezerano yahungiye mu gihugu cya Uganda, kuko ari ye amasezerano y'Abisirayeli b'Abanyarwanda yahawe. Mbere yuko mfungwa mu mwaka wa 1998, Imana yanzaniye mwiyereka umukuru w'igihugu cya Uganda, Perezida Museveni. Bwa mbere neretswe aza kunsura iwacu mu rugo, turatindana tumarana iminsi 14 dusangira, turarana, tuganira, turi inshuti. Icyo gihe mama mbyara akatugaburira, akatwokereza inyama tukarya, ubundi tukikomereza ibiganiro. Ikindi gihe agarukana n'umufasha we, baransura mwiyerekwa, nabo hari ibyo twaganiriye. Nyuma igihe cyarageze, Imana imbwira guhungira Uganda. Ndatinya. Ibonye ko nta cyizere mafitiye, inyereka indi nzira y'u Burundi.
iyo ndayemera ngeze i Burundi impa isezerano ryo kuziga segonderi ngeze kwa Museveni, nuko imbwira kujya TZ, ngeze TZ imbwira kujya kwa Museveni kuko ariho umutekano wanjye uri. Nibwo intambara za Gisangani zari zirimbanije bituma nakwizera umutekano wanjye, ariko Imana yahise imishurira ko isanduku y'isezerano ry'Uwiteka iba mu buhungiro mu gihugu cya Uganda. Iyo sanduku ni njye, kuko ari njye Imana yahaye amasezerano y'Abisirayeli nk'uko yabimbwiye ko yongeye kugirana isezerano nanjye rimeze nk'iryo yagiranye na Yakobo ikarisohoza ubwo yabavanaga mu gihugu cya Egiputa, ngo nanjye isezerano insezeranije igihe cyategetswe nikigera izarisohoza ingenderere idusubize ku musozi wera. Ubwo rero maze kugera mu gihugu cya Uganda nasanze intambara za politiki zirimbanije mu gihugu, bashaka kumubuza kwiyamamaza. Babonye yabananiye bahitamo gupanga kumukorera ku munsi wa 25 z'ukwezi kwa kabiri 2001 hari ku cyumweru. Imana imishurira incuro enye muri iryo joro ko bagiye kumukorera kudeta. Irambwira ngo ningende ntume umuntu wari uri mu misa hafi yaho nari ntuye, imbwira izina rye, ndabimubwira ngo abibwire Museveni. Yahise abimubwira, nawe arogoya inama zabo. Yabikoze neza ku buryo nta muntu wigeze amenya ko icyo gikorwa cyabayeho. Icyo gihe amatora yari asigaje ibyumweru 2 gusa ngo abe. Icyo gihe Museveni yongera gutorwa. Bigeze mu kwezi kwa 4 uwo mwaka wo mu 2001, nyuma y'amatora, Imana irambwira ngo igihe cyose nzaba nkiri hano muri Uganda, Museveni niwe uzahora atorwa. Abo nabibwiye icyo gihe muri 2001 bashobora kuba bakibyibuka. Ubwo rero ryasezerano naherewe i Burundi muri 1999 nageze Uganda. Imana imbwira kujya kwiga segonderi ndangiza uwa 6 ngo kugira ngo nge mbasha kwiyigisha. Naragiye niga umwaka umwe gusa, wa 6 mbona birakunze, ariko Imana ntiyankundira kwiga universite kuko uko natangiraga kwiga namaragamo igihembwe nkabura ubushobozi bwo kwishyura, kandi nabaga ari byo nikoreye ku giti cyanjye. Nabikoze mu bihe bitandukanye muri za universite 2 mbonye bitari mu mugambi w'Imana mbivamo. Mu mwaka wa 2009 nandikiye ibihugu by'abazungu, Amerika n'Uburayi, mbabwira ko Yerusalemu nshya iri mu Rwanda kandi ku isanduku y'isezerano y'Uwiteka iri muri Uganda. Ayo mabanga barayazi. Icyo Imana yatumye mbibabwirira nuko yagira ngo batazapima guhungabanya umutekano wa Uganda, kuko isanduku y'Imana ariho iri, kandi ngo uwagerageza kuyitera nayo yamutera. Ako karagaciyemo, reka ngaruke mbabwira ikizira cy'umurimbuzi. Zaburi 37 kuva 35 kugeza 36. Nabonye umunyabyaha afite ubutware bukomeye, agaye nk'igiti kibisi cyishimye ubutaka. Barahanyuze basanga adahari, naramushatse ntiyaboneka. Amen. Uwo munyabyaha ijambo ry'Imana rivuga ni Kagame. Niko Imana yavuze. Yamudutumyeho twebwe abahamya 2 mu mwaka wa 1997, yanga ko tumubwira ubutumwa, avuga ko ngo nawe hari ibyazi. Daniel 12 umurongo wa 11, uhereye igihe igitambo gihoraho kizakurirwaho bagashyiraho ikizira cy'umurimbuzi, hazacaho iminsi 1290. Amen. Igitambo gihoraho ni Kristo. Yesu Kristo yagarutse mu isi mu mwaka wa 1997 kugendera mu ijambo rye iryo yantumye kuvuga muri kasete yitwa Yesu wo basuzuguye. Byageze mu mwaka wa 1998 mu kwezi kwa 5 niho bamfashe baramfunga, bajyaho kasete zavugaga ubutumwa bw'ubwami bwa Kristo, barazifata zose bahagarika ubuhanuzi. Icyo gihe Imana yari imaze kunkoresha kasete 3 zitandukanye. Niko gukuraho igitambo gihoraho bashyiraho ikizira cy'umurimbuzi ari we Kagame. Iminsi 1290 ingana n'imyaka 26, itangira mu 1998 ikagera mu 2024. Nimumenye ko ari we ibyago byose n'imivumo bijishweho. Ariko muri Yesaya 22 habisobanura ko umunsi azavaho umuruho wose yari yarateye igihugu uzaburangiye nk'uko nabisobanuye. Daniel 7 umurongo 24-25. Kandi ayo mahembe 10 muri ubwo bwami hazakomokamwo abami 10. Hanyuma yaho hazaza undi mwami, ariko we ntazaba asa n'abo ba mbere, kandi azanesha abami 3. Niwe uzavuga ibyo kugomera isumba byose, kandi azarenganya abera bisumba byose. Azigira inama zo guhindura ibihe n'amategeko, kandi bizarekerwa mu maboko ye kugeza aho igihe n'ibihe n'igice cy'igihe bizashirira.
ni Kagame ukivugwa, ngo azanisha abami batatu. Ngira ngo murabizi, Habyarimana na Ryamira na Mobutu. Yahinduye ibihe n'amategeko, ariko nubwo yabihinduye ntazarangiza ibihe yihaye, gusa bizarekerwa mu maboko ye kugeza aho igihe n'ibihe n'igice cy'igihe bizashirira. Iyo ni iminsi 1260, niyo ihwanye n'amezi 42, ni nayo ingana n'imyaka 3 n'igice, ndetse ikaba iminsi 3 n'igice nk'uko byanditswe mu Byahishuwe igice cya 11. Usomye umurongo uhereye ku murongo wa 2 kugeza 13 wabisangamo. Ariko urugo rw'urusengero urureke nturugere, kuko rwahawe abanyamahanga, ngo kandi umudugudu wera bazamara amezi 42 bawukandagira. Ngo abahamya banjye 2 nzabaha guhanura, bahanura iminsi 1260 bambaye ibigunira. Ugakomeza. Amen. Muri iki gice cyose hakubiyemo bya bihe byose, biriya bihe uko ubibona Imana yambwiye uko bibarwa ari rimwe rihwanye na 7, imyaka 3 n'igice, amezi 42, iminsi 1260, igihe n'ibihe n'igice cy'igihe nibyo bihwanye na manda 3 za Kagame, ukongeraho imyaka 3 yabanje gutegeka bitarajya mu matora. Ibyo bihe bihwanye n'imyaka 24 y'ubutegetsi bwe, kuva mu mwaka wa 2000 kugeza mu mwaka wa 2024. Iminsi 1990 ingana n'imyaka 26, itangira mu 1998 ikagera mu 2024. Naho amezi 42 angana n'imyaka 3 n'igice, cyangwa iminsi 3 n'igice, cyangwa igihe n'ibihe n'igice cy'igihe, cyangwa iminsi 1260, nk'uko bihurirwaho n'aba bahanuzi bombi, Daniyeli na Yohana mu Byahishuwe. Ibyo bihe byombi bihwanye n'imyaka 24, bihera mu 2000 bikageza muri 24 uyu mwaka turimo. Daniyeli 7:25 niwe uzavuga ibyo kugomera isumba byose, kandi azarenganya abera bisumba byose. Azigira inama zo guhindura ibihe n'amategeko, kandi bizarekerwa mu maboko ye kugeza aho igihe n'ibihe n'igice cy'igihe bizashirira. Amen. Nubwo Kagame yamaze gupfa, iki gihe kitararangira cya manda ye, ntawe ugomba guhindura ubutegetsi bwe. Niyo mpamvu umuhanuzi Daniyeli yavuze ngo bizarekerwa mu maboko ye, izina rye, abayoboke be n'abamukorera bose. Niyo mpamvu bakomeza kwerekana ko akiriho kandi yarapfuye kera. Impamvu mvuga ko yapfuye, ngo uvuze ko nyir'urugo apfuye si uba mwishe. Mu mwaka wa 2020 Kagame ubwe yansanze mu nzozi, arambwira ati ngwino ufate ubutegetsi bwawe, nge ndarangije. Ubundi nagiye mbihishurirwa kenshi ko yapfuye, ubundi neretswe uriya batwereka ko atari we, ngo ahubwo Kagame wa nya original agendera mu kuzimu munsi y'uriya mubona. Hari n'abaminisitiri be bagiye baza kubimbwira mu buryo bw'amayerekwa, bakambwira ko yamaze gupfa. Hari n'ubundi namweretswe ari ikuzimu, yarahezeyo ahagaze kuri katapi rouge kagufi, imbere ye asa n'uri kwinginga asaba kugaruka mu bantu. Igitumye mbivuze nuko igihe cye kiri kurangira, kandi nta wamugarura cyangwa ngo akomeze ubutegetsi bwe butavaho. Imana imuha ubutegetsi yavuze ko ari nge uzamusimbura, ariko si ubutegetsi bwe nshaka, kuko ingoma nzima ntaho ihuriye n'ingoma zo kwisi. Nzima ingoma yo gukiranuka, ingoma y'ijuru rishya n'isi nshya, ingoma yitiriwe umwami Dawidi, ingoma y'Imana izategekwa na Kristo, natwe Abisirayeli tukayibera ibikomangoma. Ni ubwami butigeze kubaho mu isi, ni ingoma ije gutegeka izindi ngoma zose zo kwisi ngo zumvire Imana. Niyo mpamvu Satani agiye kuboha imyaka 1000, si kubw'amaboko, sino kubw'imbaraga, ni kubw'umwuka wera. Ubutegetsi bwa Kagame kuva aho apfiriye, hari abagerageje kubuhindura ngo babuhe indi shusho, ariko ntibabishobora. Ngira ngo nabo bamaze kubibona ko bidashoboka. Yesu ati ibyo muzaboha mu isi bizabohwa no mu ijuru. Ab'isi nabo bati reka ducagagura ingoyi batubohesheje, muzibeshye mushyireho umusimbura, nibwo tuzamenya gukomera kwanyu, muvane umuzimu mu bazima. Mboneyeho no kugira inama abanyarwanda bifuza ubutegetsi cyangwa ababufite ubu mu maboko yabo, bareke kuryana, bitonde, bige kubahana no gukundana no kwihana ibyaha no kubabarirana, kuko ibya mbere bishize. Nibitonda
barahabwa gutegeka isi yose. Nababwiye mu myaka 27 ishize banga kubyumva. Nibanga bakagundira ubugoryi bazarimbuka nk'abo mu minsi ya Nowa. Nta kizabuza Imana gutegeka isi no gutabara abantu bayo yiremeye bari mu kaga ku isi yose, bayitakira amanywa nijoro. Niba umwanzi w'Imana wa mbere ari amadini, mwe mutubaha Imana mwishingikirije kuki? Muraharanira gushyiraho ubutegetsi bukuriwe n'umunyabyaha umwe, abandi mugahinduka inkoma amashyi, ibisambo n'abatindi. Ariko iyi ngoma ya Kristo niherewe na Mutara atarapfa, akayima Abahutu n'Abatutsi n'Abatwa, akayima Ababiligi, akayegurira Umwisirayeli. Nkaba mbabwira kuba Abisirayeli ngo muzabe muri iyi ngoma y'Imana, ni ingoma aho umuntu mutoya hanyuma y'abandi azaba afite icyubahiro kingana n'icya wa muntu umwe gusa mushaka ko abayobora. Byisomere muri Zekariya 12:8. Uwo munsi w'iteka azarinda abaturage b'i Yerusalemu, umunyantege nke muri bazamera nka Dawidi, kandi inzu ya Dawidi izamera nk'Imana, nka marayika w'Uwiteka uri imbere yabo. Amen. Reka dusenge. Uwiteka Mana nkuru y'igitinyiro cyinshi, nyir'ububasha bukomeye, gushimiye yuko ubutumwa wampaye bwose mbutambukije, kandi ngushimiye yuko wamfashije nkaba mbutanze ntabugabanyije ntanabwongereye. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Umurimo usigaye n'uwawe, ko twebwe akazi kacu ni ugutanga ubutumwa, ariko ni wowe wigisha, kuko wigisha imitima, wowe wayiremye. Nuko rero intore zawe, abo watoranije, abo wahisemo, abo wahamagaye, abo watsindishirije, abo wageneye kuzatura mu ijuru rishya n'isi nshya, bahe kumva no kumvira, kugira ngo izina ryawe ari ryo rihabwe icyubahiro. Ibindi byose bigenda uko wabishatse, ntaba ari njye, ahubwo habeho Yesu Kristo muri njye. Bisabye mu izina ry'Umwami Yesu. Amen.